Let us bow our reka heads for twubike imitwe prayer. yacu kubw'isengesho. Dear Heavenly Father, we hear this song of only believe. It makes us to know Data that that's dukunda all wo we mu have to ijuru, do twumvise to iyi inherit any ndirimbo of God's promise. izere gusa itumenyesha ko ari byo tugomba gukora kugira ngo turagwe isezerano ry'Imana iryo ari ryo ryose. Birasaba kubyizera ko byanditswe ngo byose bishobokera As we uwizeye. cry, as the man who had the epileptic child, Lord, Nk'uko I turimo believe, dutaka nk'awa help mugabo wari thou ufite my umwana urwaye unbelief. igicuri, avuga ati We mwami thank thee for ndizeye thy ngwino unkize great kutizera power, kwanjye. thy great revelation Turagushimiye kubw'imbaraga zawe of thyself zikomeye, to us in uguhishurirwa this ku last bwiza day. bwawe, ubwawe waduhaye muri iyi minsi ya nyuma. Ibyo bituma imitima yacu yishima kandi inezerwa bidasanzwe kubwo kumenya ko twinjiye mu busabane n'Imana nzima yihamiriza mu bintu bigaragara n'ibifatika nk'uko yabikoze mu bihe byatambutse kandi yabisezeranye ku bw'iki gihe. We're so grateful to thee, our God. This dark day where no one seems to know Turagushimiye which cyane way to Imana. go. We're so glad that we Iyi found minsi y'umwijima hari nta muntu n'umwe uzi aho kwerekeza. Turanezerewe cyane kuba twarabonye ahatekanye ahantu h'ubwihugiko. Noneho duhe umugisha muri uyu mugoroba mwami mu gihe tuvuga ku ijambo ryawe kandi tubashe kurindira mu mitima yacu amasezerano twahawe, tuyakundwakaze, tuyubahe kandi tuyumvira hamwe n'ikinyabupfura nyakuri kera kuko tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Ituro ry'urukundo ntimwakagombye kubikora. Ninde wabikoze? Who did that? You guilty? I was getting on the manager. He said if he took a love off, niyo uriho urwo ubanza nakuri nikiranaga uwabiteguye avuga ko yaturishije ku bwanjye ituro ry'urukundo yakagombye kubikora. Ndamushimira, Imana irabizi ariko ntabwo ari cyo cyanzanye. Murakoze, umwami abaho umugisha. Nzakora ibyo nshobora byose, nzahita nyashyira mu iyogezabutumwa hanze y'igihugu. Nibwo nzamenya noneho ko ibyo azaba akoreshejwe kubw'umwami, kubw'ubwami bw'Imana. Kandi niba ari ubushake bw'Uwiteka nzayijyanira njyewe ubwanjye muri ibyo bihugu mu gukwiza ubutumwa bwiza bumwe mwumvise muri iki cyumweru. Icyo nzaba nzi ko noneho ibyo bizakorwa mu buryo bw'umwizera. Uwiteka amfashe kubikora. Ndashimira cyane abaje bose muri iki cyumweru ndetse nabongeye guhuzwa natwe uyu mugoroba hakoreshejwe imirongo ya telefone, kandi turashimira buri wese muri mwe. Biri yambwiye muri iki gitondo ati papa, iyo uza kuba wazanye nanjye muri iki gitondo cya kare nyuma gato y'uko izuba rirasa ukaba ari hano hafi ukabona uburyo ababyeyi bagaburira abana babo mu mamodoka, n'abo bantu b'abakene bari bicaye muri irya mvura bategereje ko imiryango ikingurwa. Murabona uburyo naba ndi umuhemu ndamutse mbabwiye ibindi bintu bitari ukuri, naba by'ukuri ari nta gaciro mfite. Rimwe na rimwe ngomba kubakomeretsa, ariko si uko kiba aricyo cyifuzo cyanjye. Nuko sinjye ubakomeretsa, ahubwo ni ukuri gukomeretsa. Ariko ndizera ko impamvu muza nuko mbabwiza ukuri kose kandi ko nkora ibyo nshoboye byose kugira ngo mbafashe. Umwami afashe buri wese muri mwe. Nifuzaga gushimira abantu ku bw'ubufatanye bwabo bwiza, n'abantu bo muri uyu murwa baduhaye batwemereye gukoresha muri iki kigo cy'ishuri icyumba mberabyombi n'icyumba cy'imyitozo ngororamubiri. Kandi ndashaka gushimira abayobozi niba bari hano nka Tucson Calvin ukora uburinzi hano kubw'ubufatanye bwe bw'agaciro mu kudufasha kubona ibi no kuba yarabanaga natwe buri mugoroba. Turashimira igipolisi cya Jeffersonville kubwo kuza hano no kurinda aha hantu ku giciro gito cyane. Ndizera ko hari kubw'amadolari hafi 2 ku isaha polisi yaje hano mu murimo udasanzwe kugira ngo iparike amamodoka, kurinda kugira ngo umutekano udahungabana kandi kugira ngo byose bibe muri gahunda. Turabashimiye ndetse n'ushinzwe ikoranabuhanga uri hano imbere namubonye, namwe mwese mwari muhujwe n'ibi by'ukuri turabashimiye. Ndashimira buri wese muri mwe ku bw'impano. Biri kuri iki gicamunsi yanzaniye impano nyinshi zari mu dupfunyika za bombo n'ibindi. Imwe muri izo mpano yari ishusho igaragara
igaragaza abahiriwe harimo ishusho ya Kristo mu kibwiriza cyo ku musozi, kandi mu by'ukuri ni byiza. Ndabashimiye cyane, ndetse hari ibintu byinshi ntazi uko nabashimira kubwo kudushyigikira kwanyu no gutera inkunga amateraniro. Mu by'ukuri turabishima n'umutima wacu wose kubw'ibyo byose. Uwiteka ahe buri wese muri mwe umugisha utagabanije. Biri yambwiye ko abantu benshi bari basabye ibiganiro byihariye muri ibi bihe, kandi benshi bari basabye bafite abana bo kwegurira Imana. Mbega uburyo nifuzaga kubikora, ariko murabona igihe nazaga kuri iyi nshuro ibyihutirwaga cyane ku buryo byansabye kuguma umwanya wose niga iri jambo kandi mu masengesho kugira ngo ntange ubu butumwa. Murabona ntabwo batubereye abadasanzwe, kuko birarebana no gushaka ubushake bw'Imana no kuvuga ibintu, kandi ibyo byose bigomba guhura, kandi ngomba kubaza Imana icyo nkwiriye gutanga nyacyo. Imana nibishaka nzagaruka vuba igihe cyose nabona undi munsi. Natangaje cyangwa hari ikintu navuze kubirebana na Pasika, nkeneye kubanza kubigenzura kubera ko mfite gahunda yateguwe muri California. Icyo gihe rero wenda sibyo, ni muri urwo rwego ubwo nidusubira ku rusengero rwacu tuzaboherereza ikarita ya gahunda itorero rizabamenyesha umunsi n'igihe. Noneho ngiye wenda muri icyo gihe sinongeye kwegurira umwanya gusengera abarwayi. Ntabwo twagize iteraniro na rimwe aho twazanye abantu ngo tubasengere. Twagiye tubohereza hanze, kandi bene data hano barababwirije, bene data Rivere na mwene data, abo bene data abandi barabwirije, basengeye abarwayi kandi babatije abantu mu mazi, nako barababatije. Byamfashije guhugira mu ijambo gusa. Turashimira abo bagabo bakoze umurimo mwiza cyane. Hari inshuti nyinshi hano nifuzaga kubona. Narebye epfo hariya mbona John na Ari, kandi hari na Dr. Rivere, umwe mu bategura igiterane, mwene data Roy Borders. Abo bagabo nubwo sinabashije no kubakora mu ntoki, nta gihe nabibone. Ndatekereza ku nshuti zanjye z'i Kentucky ziri hano hafi, inshuti zo mu murimo. Mbega ukuntu nifuzaga kubakora mu ntoki. Mwene data Boreya namubonye hano ubushize, n'abo bagabo benshi nkunda mu materaniro menshi babaga bahari, kandi nta nubwo nabashe kubakora mu kiganza. Ndagerageza, si uko ntashaka kubikora, nuko ari nta gihe mfite, kandi ngomba kugira vuba. Kubirebana no kwegurira abana Imana birumvikana. Umuhungu wanjye bwite, umwuzukuru wanjye David muto, yakagombye kwekurirwa Imana muri aya materaniro. Nabiburiye igihe, ubu noneho maze kuba sogokuru inshuro ebyiri. Noneho umugabo niba ari hano muri uyu mugoroba, we wampaye iyi nshyimbo, biragaragara ko mu gihe gito nzaba ngomba kuyikoresha. Nuko nabwiye Biri mvuga nti ni koko Bibiliya yaravuze ngo twororoke twuzure isi, ariko sitwe twenyine twakiriye uwo mutwaro wose. Abuzukuru baraza vuba na vuba, kandi mwibuke ko umukazana wanjye mbere atabyaraga ntiyashoboraga kubona umwana, ariko umunsi umwe avuye mu materano umwami aramvugisha, ndamubwira nti Royce, uzabyara umuhungu, umwami yaguhaye umugisha, ibibazo byawe bya kigore byarangiye. Pawulo muto aza ku isi nyuma y'amezi 9, mezi 2 mbere yo kuvuka k'uyu mwana. Igitondo kimwe nari ku meza mfata ifunguro rya mu gitondo. Royce na Billy bari bicaye ku ruhande rw'ameza. Mbona Royce yonsa umwana muto ufubitswe igishura cy'iroza cyangwa cy'ubururu, na Billy yari yicaye mu nguni agaburira Paul muto. Ndavuga nti Billy, maze kugira iyerekwa Royce yari araho agaburira umwana ufubitswe igishura cy'ubururu. Aravuga ati dore gahunda yanjye yo guhiga irapfuye, bizaba neza mu mezi 9. Nyuma y'amezi 11 David muto aravuka, kandi sindabasha kumwegurira umwami, kandi sinajyaga kubishobora mbere yuko tugaruka. None murabona ibyo ari byo. Niba mwari muzi uburyo nkunda abantu no gusabana nabo, ariko bene data basengeye abarwayi, kandi nzi ko byagenze neza. Buri mugoroba twasengeye abarwayi, umwe arambika ikiganza kuri mugenzi we, twese hamwe. Nibyo byadufashe kugera kuri buri wese. Ariko wenda Imana nibishaka nzabyandika ku ikarita ya gahunda, nituyohereza nzagaruka. Nifuzaga kongera kwegurira iminsi 2 cyangwa 3 gusengera abarwayi gusa, kandi tugakora ibyo dushoboye muri ubwo buryo. Noneho nashakaga indi shuro nanone gushimira abantu kubufasha. Noneho akanya gato hari ibyo nifuzaga kubereka ku bijyanye n'ubutumwa bwo muri iki gitondo. Biragaragara ko ntashoboye kuburangiza bwose, ariko natekereza ko mubyumva, kandi mpamirijwe ko mutazamenya na rimwe icyo byansabye kugira ngo nkore.
that was for me to do. noneho birabagaragarira nk'aho byoroshye, ariko murabona ibyo mukora, mufata umwanya w'Imana mutangaza ikintu runaka, kandi mbere y'uko mbikora hagomba kuba hari igisubizo giturutse ku Mana. Yagombaga kumanuka ubwayo, kandi yari yerekanye ku mugaragaro, kandi yatanze uguhishurirwa. Niyo mpamvu murabona ibi ni iby'itorero, kandi mwibuke naravuze nti ibyo navuze byari ibirebana n'itorero gusa, kugira ngo mubashe kugira icyizere kandi musobanukirwe ni ya Mana imwe yambwiye, kandi ari nta dukima twari duhari iti vuga kandi uvuge naho turi bube turi, kandi byabaye inshuro 3 zikurikirana. Kandi niba ibishoboye ikoresheje iri jambo rimwe kurema ikintu kidahari, ni kangahe ibi bizaba bihamirijwe kurushaho ku munsi w'urubanza. Murabona hari abantu bari bahari kugira ngo barebe ibyo bintu banabimenye, nk'uko Pawulo yabivuze mu gihe cye, yari kumwe n'abantu bumvise umutingito w'isi ariko ntibumva ijwi, ariko babonye inkingi y'umuriro. Ariko ibyo byaramfashije nyuma yaho birangiriye kubona abagabo n'abagore nzi ko ari abakristo b'umwimerere bahoberana barira. Kandi nimwumve nshuti, Imana ihamiriza ijambo ryayo n'ibimenyetso ndetse n'ibifatika kugira ngo irigaragaze ko ari ukuri ijambo rivuzwe. None mwibuke uwo mucyo wari mu gicu watanze guhishurirwa. Ni umukobwa wanjye muto Sara hano yambwiraga ko iyo bari iri shuri hariya muri Arizona yabonaga ijuru ritarimo ibicu, no kubona iki gicu cy'ubwiru kuri uyu musozi kizamuka kinamanuka gifite ibara rijya gusa n'umuhondo rirabagirana mu mbere. Umwarimu yasohoye amashuri n'ikigo abajyana hanze, maze arababwira ati mwigeze mubona ikintu kimeze gutya? Murebe uko biriya bimeze. Mwibuke ni wa mucyo umwe urabagirana nk'umuhondo wari mu kurutaye. Murano bityo rero ni ya Mana imwe guhishurirwa kumwe. Arambwira ati babwire gukora ibi. Nibyo nababwiye muri iki gitondo rero. Nibyo niba inshuti yanjye amagara mwene data Roy Robertson adukurikiye Tixon Roy, uribuka iye kwagize umunsi twari ku musozi waje unsanga, kandi icyo gicu cyari hejuru y'agasongero mu kumanuka. Uzi icyo yakubwiye? Narabikubwiye uriya munsi mu rugo. Nibyo Roy, mwana ntukongere kwiganyira, byarangiye. Ntimuzi icyo ibyo bisobanuye. N'ubuntu, irabakunda, muyikunde, muyikorere muciye bugufi, kandi muyiramye mu minsi mushigaje. Munezerwe, mutere imbere, kandi mubeho uko muri. Niba munezerewe mukomeze mutyo, ntimukagaragaze ikintu kibi nk'icyo ukundi, ahubwo mutere imbere n'ubuntu bw'Imana. Noneho ndashaka gusenga nanone mbere y'uko twinjira mu ni bangahe bagiye kunsengera ngiye kujya mu materaniro mva muri rimwe njya mu yandi? Mugiye gusengera. Murabizi nifuzaga kubaririmbira agakorasi gato twese hamwe mbere yo kuza ku ijambo, kugira ngo tumenye ko Imana ubwo kwiyegurira Imana gato. Mwigeze mwumva iyo korasi akwitaho mu gihe cy'umunezero no mu gahinda akwitaho? Reka uwo mugore muto aze kuri piano. Ngaho rero ndashakaga kandi gushimira uyu mugore muto, nta nubwo nari nzi uwo yariwe. Ni umwe mu bakobwa w'umudiyakoni wa hano. Mu by'ukuri umukobwa muto wa mwene data Will ubu yarakuze, nta gihe gishize yari umwana muto wicaraga ku mavi yanjye, none ubu ni umugore ukiri muto. Rero ndamushimira by'ukuri kuba akoresha impano ye mu ndirimbo, kandi ubu acuranga neza bwinshi. Ushobora kuduha injyana mushiki wacu twese hamwe none. Hajya itaho mu gihe cy'umunezero n'umwijima, hajya kwitaho. Ese ibyo murabikunda? Reka twongere turirimbane twese hamwe. Hajya kwitaho, hajya kwitaho mu byago no mu makuba, hajya kwitaho.
data abitaho mwene data. Ese muramukunda? Noneho twubike imitwe yacu. Mana nziza, iyi nyandiko nto ikubiyemo ibintu bimwe na bimwe ngomba kubwira abantu, kandi indi shuro nanone tugiye kwibanda ku byavuzwe muri iki gitondo kuko ari byo abantu baje kumva. Ndagusabye Mana kwereka abantu ko Imana ibakunda kandi ko ibitaho, kandi si njye wabitanze Mwami, bihamirijwe ko ari ukuri. None ndasenze Mana dukunda, ngo urukundo rwawe rugumane n'abantu buri munsi. Uyu mugoroba ubwo tugomba gutandukana nyuma y'aya materaniro tugataha mu mazu yacu nk'ibisanzwe, habe hari ikintu kidukurura imbere muri twe Mwami. Ndagusabye ngo uhe umugisha aba bantu. Noneho mu gihe twegera ijambo mu isengesho kandi tunegera ijambo ryanditse, turagusaba ngo ufate iri jambo ryanditse maze uriduhindurire rizima muri uyu mugoroba. Kandi ubwo turi buve muri iyi nyubako muri uyu mugoroba, kugira ngo dutandukane dusubire aho dutuye hatandukanye, tubashe kuvuga nk'abajyaga Emawusi, bari bagendanye nawe umunsi wose batamumenye. Ariko ubwo yabateranirizaga mu cyumba muri uriya mugoroba, imiryango yose yari ikinze, yakoze ikintu gisa n'icyo yakoze mbere yo kubambwa kwe. Kubw'ibyo bamenya ko yari yazutse. Ongera ubikore muri uyu mugoroba Mwami, bidukorere mu gihe imiryango ikinze kandi itsinda ryawe rito riri hano mu gutegereza. Kandi Data, ubwo turi busubire iwacu tuvuge nk'abo tuti imitima yacu ntiyatugurumaniragamo ubwo yavuganiraga natwe mu nzira. Twishyize mu biganza byawe n'ibindi byose Mwami, korana natwe ibyo ubona ko ari byo bikwiriye, mu izina rya Yesu, amen. Noneho reka twinjire vuba mu murimo. Ubu nonaha nimusome hamwe nanjye niba mubishaka mu gitabo cy'Abaheburayo. N'ukundi guhishurirwa ubutumwa turaza kuvuga akanya gato uyu mugoroba niba ari ubushake bw'Umwami. Noneho nyuma yo gusoma imirongo 3 ya mbere y'Abaheburayo, igice cya 7 umurongo wa mbere kugera ku wa 3, noneho turagira icyo tuvuga, kandi ntabwo tuzi icyo Umwami aza gukora. Ntacyo tuzi, ibyo dukora byose ni ukwizera gusa, kuba maso, gusenga. Ese si byo? No kwizera ko izatera byose guhuriza hamwe, kuzanira ibyiza abayikunda. Kuko yabisezeranye. Melikisedeki, uwo wari umwami w'i Salemu, ni umutambyi w'Imana isumba byose, wa wundi wasanganiye Aburahamu ubwo yatabarukaga avuye gutsinda abami akamuha umugisha. Ni nawe Aburahamu yahaye 1/10 cya byose. Ubwa mbere izina rye risobanurwa ngo umwami wo gukiranuka, kandi irya kabiri yitwa umwami w'i Salemu, risobanurwa ngo umwami w'amahoro. Dusome gato tugere kure. Ntagira se, ntagira nyina, ntagira basekuruza, kandi ntafite itangiro ry'iminsi habe n'iherezo ry'ubugingo, ahubwo ashushanywa n'umwana w'Imana, ahora ari umutambyi iteka ryose. Mutekereze namwe uwo muntu ukomeye. Mutekereze uburyo uwo muntu agomba kuba akomeye. Kandi noneho ikibazo ni iki? Uyu muntu ninde? Abanyateolojiya bagize ibitekerezo byinshi, ariko kuva ibimenyetso 7 byabumburwa igitabo cy'Ubwiru kuri twe, nk'uko Ibyahishuwe 11 kugera kuri 7 bivuga, ubwiru bwose bwanditswe muri icyo gitabo bwarahishwe mu gisekuruza cy'abagorozi. Bukwiye guhishurwa na marayika w'igisekuru cya nyuma cy'itoro. Ni bande bazi ko ari ukuri? N'ukuri bukwiye guhishurwa. Ubwiru bwose bw'igitabo cy'ubwiru bukwiye guhishurirwa intumwa y'igisekuruza cya Lawodikiya.
mu gihe hari impaka nyinshi kuri uyu muntu no ku bye, ndatekereza ko ari ahacu mu kubigenzura kugira ngo tuvumbure uwo ari we. Hari amashuri menshi y'ibitekerezo atandukanye kuri we. Bamwe bavuga ko ari igitekerezo ko atari umuntu nyakuri, abandi bakavuga ko bwari ubutambyi bwa Melikisedeki. Abenshi bagogamira kuri iki cyuko bwari ubutambyi kurusha kiriya, bavuga mu by'ukuri ko bwari ubutambyi. Ibyo ntibyashoboka kuko ku murongo wa 4 havuzwe ko yari umuntu, kandi kugira ngo abe umuntu hagomba kubaho igituma aba atandukanye n'abandi. Umuntu atari umwanya runaka, ahubwo umuntu. So in order to be a person, he has to be a personality, a man, not an order but a person. So he was not just a priesthood order, neither was he a myth. Rero ntiyari umutambyi gusa cyangwa se umugani, yari umuntu. Kandi uwo muntu ahoraho byiteka. Yamubasha kubyitegereza. Ntiyari afite se, nta nyina yagiraga, nta gihe yari afite, ntiyigeze atangira, kandi nta n'iherezo yari afite. Ndetse n'uyu mugoroba ariho, nk'uko Bibiliya ivuga iti, nta se yagiraga, nta nyina, nta tangiriro ry'iminsi cyangwa iherezo ry'ubuzima. Rero yari umuntu uhoraho, ni ukuri, umuntu uhoraho. Sibyo ni ukuri, umuntu uhoraho. Rero nta wundi muntu utari Imana, kuko niwe wenyine uhoraho, Imana. Hano muri Timoteyo wa mbere ibice 6:15 kugera ku 16 niho mushaka gusoma akanya gato, nifuzaga ko mwaza kubisoma. None icyo nemeza nuko yari Imana, kuko ari we muntu wenyine udashobora gupfa. Noneho ni Imana yihindura umuntu, niko yari. Nta se, nta nyina, nta tangiro ry'ubuzima, ndetse nta herezo ry'iminsi. Noneho dusanga mu byanditswe ko abenshi bigisha ko hari abantu batatu mu bumana. Kandi mushobora kubona ubumuntu hatari umuntu. Birasaba umuntu kugira ngo ugire kamere kuranga. Umupasiteri w'umubatisita yaraje yansanga iwanjye hashize ibyumweru bike, cyangwa ahubwo yarampamagaye maze yarambwira ati, umunsi mwaza kubona umwanya nifuzaga kubakosora ku bijyanye n'ubumana. Ndamubwira nti mfite umwanya ubu kubera ko nshaka kuba mukuri, kandi ibindi byose tubishyize ku ruhande kubw'ibyo. Yaraje yarambwira ati, mwene data Branham mwigisha ko hari Imana imwe rukumbi. Naramusubije nti yego mugabo. Aravuga ati noneho niko yavuze, nizera ko hariho Imana imwe, ariko Imana mu bantu batatu. Ndavuga nti mugabo uracyasubiramo ibyo? Aravuga ati Imana imwe mu bantu batatu. Ndamubaza nti mwize muri he shuri murabo? Ambwira ishuri rya Bibiliya. Ndamubwira nti shobora kubyizana, ushobora kuba umuntu udafite kamere ikuranga, kandi ufite ubumuntu ku bwawe. Uri kiremwa gitandukanye kandi kihariye. Arambwira ati noneho abanyateolojiya ntibashobora no kubisobanura. Ndavuga nti ni kubwo kuhishurirwa. Noneho aravuga ati sinshobora kwemera ihishurirwa. Ndamubwira nti noneho nta n'uburyo bumwe buhari kugira ngo Imana ikwiyereke, kuko byahishwe abahanga n'abanyabwenge, kandi bihishurirwa abana. Bishyurirwa abana bashaka kwemera kwiga. Kandi nongeraho nti nta bundi buryo bwabaho kugira ngo Imana ibiyereke muri ikingirana ngo itabageraho. Bibiliya yose ni uguhishurirwa kw'Imana. Itorero ryose ryubatse ku guhishurirwa Imana. Nta bundi buryo bwo kumenya Imana uretse guhishurirwa. Umwana ashatse kuyihishurira, guhishurirwa byose ni uguhishurirwa. No kugira ngo kutemera guhishurirwa uba uri umunyateolojiya w'umukonjera gusa, kandi nta byiringiro na busa uba ugisigaranye. Noneho dusanze uyu muntu ari nta se yagiraga, nta nyina, nta tangiro ry'iminsi, nta herezo ry'ubuzima. Yari Imana mu yindi shusho.
amorphe. Mu by'ukuri iri jambo riva ijambo ry'ikigiriki risobanura guhinduka ryakoreshejwe yihinduranya mu masura iva ku muntu umwe ihinduka umuntu. Ijambo ry'ikigiriki amorphe bisobanura ibyo byakomowe mu byiciro by'ikinamico, aho umuntu ahindura biriya bipfuka mu maso kugira ngo ahinduke undi muntu mu mukino. Aho ku ishuri vuba aha ndizera ko imbere gato y'uko Rebeka yakira impamyabumenyi bakinnye imwe mu makinamico ya Shakespeare, kandi umusore umwe yahinduraga imyenda inshuro nyinshi kubera ko yagombaga gukina imyanya 2 cyangwa 3 itandukanye, kandi ari wa wundi umwe. Umwanya umwe yakinaga nk'umuntu usuzuguritse, kandi igihe agaragaye inshuro ikurikiyeho yabaga ari undi muntu. Kandi ijambo ry'ikigiriki amorphe bisobanura ko ahindura ibyo atwikiriza isura ye, kandi nibyo Imana yakoze. Ni Imana imwe ibihe byose, Imana mu ishusho ya Data y'umwuka, inkingi y'umuriro, ya Mana imwe yambaye umubiri hanyuma ibana natwe muri amorphe. Yigaragaje muri ubwo buryo kugira ngo tubashe kuyibona. Noneho ubu iyo Mana imwe ni Umwuka Wera, Data, Umwana, Umwuka, atari Imana eshatu, imirimo itatu, gukora mu buryo butatu kw'Imana imwe rukumbi. Birivuga ko hari Imana imwe gusa atari eshatu, ariko ni muri ubwo buryo abantu batashoboraga. Ntushobora gusubiza ibi neza ku murongo kandi ngo ube ugifite Imana eshatu. Ibi ntimwabigurisha umuyuda. Mureke mbibabwire ko umuntu usobanukiwe neza kuko azi ko hariho Imana imwe rukumbi. Mwitegereze, ni kimwe n'umunyabugeni uhisha igihangano cye akoresheje igitwikirizo. Nicyo Imana yakoze muri iki gisekuru. Ibyo byarahishwe, ibyo bintu byose byarahishwe kandi bigomba guhishurirwa muri iki gisekuru. Noneho Bibiliya ivuga ko bizahishurwa mu bihe bya nyuma. Ni kimwe neza n'umunyabugeni urinda icyo yakoze gitwikiriwe hose kugeza igihe akuriye igitwikirizo, noneho akacyerekana. Nako Bibiliya yahoze. Yari umurimo w'Imana wari utwikiriwe, kandi ibyo byari bihishwe kuva isi yashyirwaho imfatiro n'ubwiru bufite amashusho 7. Kandi Imana yasezeranye ko muri iyi minsi mu gisekuru cy'itorero rya Laodikiya izakora igitwikirizo kandi tukabasha kuyibona. Mbega ikintu cyiza! Imana mu guhinduranya amasura yihishe mu nkingi y'umuriro. Imana mu guhinduranya amasura mu muntu witwa Yesu. Imana mu guhinduranya amasura mu itorero ryayo. Imana hejuru yacu, Imana hamwe natwe, Imana muri twe, Imana mu kwicisha bugufi. Hejuru aho yari yera, nta muntu washoboraga kuyikoraho. Itura ku musozi, kandi niyo itungo cyangwa inyamaswa yakoraga ku musozi yagombaga gupfa. None Imana iramanuka yihindura ihema maze ibana natwe, ihinduka umwe muri twe, kandi twamukozeho. Bibiliya iravuga muri Timoteyo 3:15, si ugushidikanya ubwiru bw'Imana burakomeye cyane. Imana kwerekanwa ifite umubiri, ibiganza byayikozeho. Imana yari inyama, Imana yanyoye amazi, Imana yarasinziriye, Imana yararize. Yari umwe muri twe, byagaragajwe mu mvugo shusho za Bibiliya mu buryo bushimishije. Yari Imana hejuru yacu, Imana hamwe natwe. Noneho ni Imana muri twe, Umwuka Wera, atari umuntu wa gatatu, wa wundi umwe. Imana yaramanutse yiyambika umubiri, ipfira muri Kristo kugira ngo ibashe kweza itorero, ngibone uko iryinjiramo maze bagirane ubusabane. Imana ikunda ubusabane, niyo mpamvu yaramye umuntu mu itangiriro bw'ubusabane. Imana iba yonyine hamwe n'abakerubi. No, mwitegereze, yaremye umuntu maze aragwa, nuko iramanuka maze icungura umuntu, kuko Imana ikunda abo bayiramya. Ndetse ijambo Imana bisobanura ikintu cyo kuramya. Kandi iki cyaje
hagati muri twe mu ishusho y'inkingi y'umuriro nk'ikintu gihindura imitima yacu. Ni ya Mana imwe yavuze ati umucyo nubeho, maze umucyo ubaho. Uko yari ejo uyu munsi ni kwirikana ko izahora iteka ryose. Mu by'ukuri mu itangira Imana yabaga yonyine hamwe n'ibiyigize, nk'uko nabivuze muri iki gitondo. N'ibitekerezo byayo nta kintu cyari gihari uretse Imana yonyine, ariko yari ifite ibitekerezo. Ni nk'umwubatsi ukomeye, ashobora gutekereza ndetse agashushanya mu mwuka we ibyo atekereza ni ukubaka cyangwa kurema. Rero we ntashobora kurema, ashobora gufata ikintu cyari cyararemwe maze akagiha iyindi shusho, kuko Imana nibwo buryo bumwe, niyo yonyine ishobora kurema, ariko atekereza ibyo agiye gukora n'ibitekerezo bye n'ibyifuzo bye. Noneho rero ni igitekerezo, kandi igihe akivuze noneho kiba kibaye ijambo. Kandi ijambo ni igitekerezo igihe kivuzwe kiba kibaye ijambo. Igitekerezo kivuzwe ni ijambo, ariko ibyo bigomba kubanza kuba igitekerezo, nuko nibigize Imana none ibyo bigahinduka igitekerezo, maze hanyuma kikaba ijambo. Mwitegereze uyu mugoroba abafite ubugingo bw'iteka bari kumwe nayo no muri yo mu bitekerezo byayo. Mbere y'uko habaho marayika, inyenyeri, umukerubi cyangwa ikindi kintu cyose, ibi ni ukuba Uwiteka. Kandi niba mufite ubugingo bw'iteka mwahozeho, atari iki kiremwa cyanyu cya hano, ahubwo ishusho n'igihagararo y'Imana itagira iherezo. Kandi bayifite aho igarukira, ntabwo yaba ari Imana. Imana igomba kuba itagira aho igarukira, dufite aho tugarukira, ntaho igarukira, kandi yaberaga hose icyarimwe, ikamenya byose kandi igashobora byose. Niba atari ukwiriye, noneho ntishobora kuba Imana izi byose kandi ahantu hose, bitewe no kubera hose icyarimwe kwayo, kumenya byose kwayo biyitera kubera hose icyarimwe. Ni ikinyabuza, ntimeze nk'umuyaga, ni ikinyabuza, ifite inzu ituyemo, ariko mu kuba imenya byose ikamenya byose, ibyo biyihindura ibera hose icyarimwe, kuko izi ibibaho byose. Ntiyashobora kubaho isazi ihumbya amaso itabizi, kandi yari izi imbere y'uko isi ibaho umubare w'inshuro izahumbya amaso ndetse n'ingano y'ibinure izaba ifite mbere y'uko isi ibaho. Ibi ni ukuba itagira iherezo. Ntidushobora kubyumva mu bwenge bwacu, ariko Imana ni ukwiri, Imana itagira iherezo. Mwibuke ko amaso yanyu, igihagararo cyanyu, ibyo mwari byo byose, mwari mu bitekerezo byayo kuva ku itangiriro, kandi ibyo muri byo byose ni ukugaragazwa kw'ijambo. Nyuma yo kubitekereza yarabyatuye, none murahari. Niba atari uko, niba mutari muri mu bitekerezo byayo, nta buryo na bumwe kuri mwe ngo kuzabayo igihe kimwe, kuko niyo itanga ubugingo bw'iteka. Muribuka twasomye mu byanditswe ibyo ntibiterwa n'ushaka, nta nubwo biterwa n'uwiruka, ahubwo biterwa n'Imana. Kandi kugira ngo kumenya mbere kwayo kugume ari ukuri, yashoboye guhitamo mbere y'igihe icyo ari cyo cyose. Imana irigenga mu mahitamo yayo, mwari mubizi. Imana irigenga. Ninde wari hariya kugira ngo ayereke uburyo bwiza bwo gukora isi? Ninde wari kugerageza kuyibwira ko iyobora ibyayo nabi? Ndetse n'ijambo ubwaryo ririgenga cyane, ndetse no guhishurirwa kurigenga. Yishyurira uwishatse, guhishurirwa ubwako kurigenga mu Mana. Niyo mpamvu abantu basitara ku bintu, basimbuka ku bintu, bakubita ibintu, batazi ibyo bakora. Imana irigenga mu mirimo yayo. Turayibona mu itangiriro hamwe n'ibigize. Noneho mwari kumwe nayo icyo gihe. Igitabo cy'ubugingo cyagaragaye. Noneho dusomye hano mu byahishuwe igice cya 13 umurongo wa 8 ko inyamaswa izaza mu isi muri ibi bihe bya nyuma igashuka abantu bose bariho, kandi abamazina yabo azaba atanditse mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama mbere y'uko isi ishyirwaho imfatiro. Mu bitekerezo, mbere y'uko Yesu avuka, imyaka 4,000 mbere y'uko aza mu isi, kandi imyaka myinshi mbere y'uko muyizaho mu bitekerezo by'Imana,
Yesu yapfiriye ibyaha by'isi maze igitabo cy'ubugingo kirandikwa. Murabona amazina yanyu ategekwa n'Imana kandi ashyirwa mu gitabo cy'ubugingo mbere y'uko isi ishyirwaho imfatiro zayo. Mwari hariya mubiyigize ntabwo mubyibuka oya, kuko muri igice cy'ubuzima bwayo gusa uba uri igice cy'Imana iyo ubaye umuhungu cyangwa umukobwa w'Imana. Nuko uri igice cya so wa hano ku isi, uko niko kuri. Muri igitsina gabo kigira akagira karemangingo k'amaraso, kandi iyo utwo twinjiye mwigi aho muhinduka igice cya so, kandi nyoko nawe ni igice cya so. Nuko mwese muri igice cya baso. Icyubahiro kibi cy'Uwiteka ibyo bishyira burundu idini ku ruhande nyako. Imana muri byose ahantu hamwe rukumbi. So you're all a part of your Father. Glory. That's the denomination out altogether. Amen. Certainly does. God and all, the only place. Notice now. Mwitegereze noneho ibiyigize. Ni ukuvuga icya mbere cyari kigize Imana, igitekerezo. Ikigize ubwacyo byose muri mwe cyagaragazwa. Noneho icya kabiri ubwo yabigaragazaga ihinduka ijambo. Hanyuma ijambo ryambaye umubiri ritura rwagati muri twe. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere, mwitegereze. Ibi ni mu itangiriro. Ariko mbere yaho n'Uwiteka, mwitegereze, mu itangiriro yari ijambo. Ubwo ibihe byatangiraga yari ijambo. Ariko mbere yo kuba ijambo yari ibiyigize, igitekerezo. Hanyuma kiragaragazwa mu itangiriro. Hariho kugaragaza ijambo. Noneho tugeze aho Melikisedeki ari, n'uwo muntu w'ubwiru. Mu itangiriro hariho ijambo, kandi ijambo ryahoranye n'Imana, kandi ijambo ryari Imana. Nuko ijambo ryambara umubiri maze ritura hagati muri twe. Noneho mufata ibi hariya, mwitegereze. Kamere ya mbere yari umwuka, Imana udasanzwe. Nibyo. Uwiteka ukomeye. Icya kabiri atangira kwiha ishusho yegera umubiri, teofaniya uko bawita. Ijambo, umubiri. Niyo miterere yari irimo ubwo yahuraga na Aburahamu maze akitwa Melikisedeki. Yari mu miterere ya teofaniya. Noneho tugiye kuhagera maze tubihamye mu minota mike niba ari ubushake bw'Umwami. Yari ijambo. Teofaniya ni ikintu mutashobora kubona. Ibyo bishobora kuba biri hano nyine muri aka kanya, ariko ntimushobora kubibona. Neza ni nk'ibya televiziyo, ni mu kindi kirere. Televiziyo muri uwo mwanya hari abantu barimo bazenguruka muri iki cyumba baririmba, hari n'amabara, ariko ijisho rikorwaho n'ibyumviro bitanu gusa, cyangwa ingingo zanyu zose zikorwaho n'ibyumviro bitanu gusa, kandi mukorwaho gusa n'ibyo mushobora kureba mukagarukira aho mushobora kureba. Ariko hari ikindi kirere gishobora kuvumburwa nyuma yo guhindurwa hifashishwe televiziyo. Television. Now, television does not manufacture a picture. Kandi televiziyo ntihimba amashusho. Television only channels it. Televiziyo nta kindi ikora uretse kuyayobora mu mujyo umwe, maze ikerekana amashusho ya televiziyo ikayakurura. Ariko mu gutangira ishusho ibihari. Televiziyo yari ihari igihe Adamu yari ahari. Televiziyo yari ihari igihe Eliya yari ari ku musozi Karumeli. Televiziyo yari ihari igihe Yesu w'i Nazareti yagenderaga ku nkombe za Galilaya. Ariko n'ubu gusa mubimenye ntibari kubyizera kiriya gihe. Mwari gufatwa nk'abasazi iyo muza kuvuga ikintu nk'icyo, ariko ubu byahindutse ukuri. Kandi ni muri ubwo buryo bumwe Kristo ari hano. The angels of God are here. Abamarayika b'Imana bari hano. Kandi igihe kimwe mu bwami bukomeye bw'imyaka igihumbi buzaza, bizaba ari ukuri kuruta televiziyo cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose, kuko biri hano. Yihishura mu ishusho yayo y'ubwiza, ihamiriza ko ari we mu yindi shusho
mu mubiri mu bagaragu bayo kandi ikigaragaza. Noneho ngiyi iri hano mu ishusho y'umwuka wera. Noneho ije mu yindi shusho mu guhinduranya amasura. Yiyeretse Aburahamu mu yindi shusho mu guhinduranya amasura, amorphe. Igihe Aburahamu yari agarutse nyuma yo kunesha abami ahura na Melikisedeki aramuvugisha. Mu minsi ishize nasomye mu kinyamakuru cy'Tucson inkuru yavugaga umugore wari ubwo yari atwaye imodoka ndizera nk'ibirometero 64 cyangwa 80 mu isaha agonga umugabo ukuze wari wambaye ikoti, avuze induru ahita ahagarika imodoka, byatumbagije mu birere aho ngaho muri ubwo butayu, maze asubira inyuma yirukanka ajya kumushaka aramubura. Nuko yakoze iki? Abantu inyuma ye babonye ibyo biba, babonye umusaza yiterera hejuru mu birere kandi ikote rye rihuhwa n'umuyaga, birukankira inyuma ngo barebe, ntibabasha kumubona. Umuntu n'ahantu n'ahamwe, bahamagara polisi baza kugenzura aho hantu, nta muntu wari uhari. Noneho buri wese muri bo yatangaga ubuhamya ko imodoka yasimbukanye umuvuduko hanyuma igonga umuntu yiterera mu birere kandi nta utabibonye. Abahamya bari mu modoka 2 cyangwa 3 babonye ibyo biba. Ku iherezo baza kuvumbura ko mu myaka 5 yashize umusaza wari wambaye ikote rirerire yagonzwe kandi agapfira aho hantu. Iyo uvuye hano ntabwo uba upfuye. Ugomba kugaruka nubwo waba uri umunyabyaha, maze ugacirwa urubanza hakurikijwe imirimo yakorewe muri uyu mubiri. Niba ingando dutuyemo kuri iyi si isenyutse, dufite idutegereje mu yindi shusho mu mubiri ni ijambo. Noneho rero Imana kuri urwo rwego rw'irema ryayo yiyambitse ishusho y'umubiri. Yesu ihereye kuki? Ihereye ku mwuka ukomeye mu ntangiriro yaje guhinduka ijambo, irigaragaza. Ijambo ntiryongera kwigaragaza, rivuzwe gusa mu yindi shusho mu mubiri, rihinduka umubiri. Yesu umuntu upfa kugira ngo asogongere ku rupfu ku bwacu twese abanyabyaha. Igihe Aburahamu yahuraga nayo yari Melikisedeki, hano ihishuye icyo ibigize byose bizakora ku iherezo rya byose. Buri muhungu wa Aburahamu wese, umwana wo kwizera wese, azakora bidasubirwaho bimwe n'ibyo. Ariko ndashaka kureba uburyo tugomba kuhagera. Uramubona kandi ahishurwa muri Rusi na Boazi, umuvandimwe w'umucunguzi wa bugufi, kandi n'uburyo yagombaga kuzamo kugira ngo ahinduke umubiri. Noneho turabona ko abana bagize umwuka we batari binjira mu mubiri ijambo, ariko Teofaniya, uyu mubiri ucira bugufi ijambo, utegerezanije amatsiko no kwifuza kugurumana ihindurwa ry'umubiri. Noneho itandukaniro hagati ye namwe nk'umwana, murabona mu itangiriro yari ijambo, umubiri mu yindi shusho. Yarinjiye kandi itura mu muntu witwa Melikisedeki. Hanyuma ntitwongeye kumva bavuga Melikisedeki ukundi, kuko yahindutse Yesu Kristo. Melikisedeki yari umutambyi, ariko yahindutse Yesu Kristo. Rero mwebwe ibyo mwabiciye iruhande, kubera ko we muri iyo shusho yari azi ibintu byose, kandi mwe ntimwigeze mushobora kubimenya. Waje nk'Adamu nkanjye, mwavuye mu bigize mujya mu mubiri kugira ngo mushukwe, ariko igihe ubuzima buzarangira, niba iyi ngando dutuyemo ku isi isenyutse, dufite indi dutegereje. Aho niho tugana, ni ijambo. Noneho dushobora gusubiza amaso inyuma tukareba ibyo twakoze. Ubu ntitubyumva, ntiturahinduka ijambo, twahindutse gusa umuntu mubiri utari ijambo. Ariko mwitegereze neza, ibyo byerekana neza ko mudateze guhinduka ijambo keretse mwarabanje kuba igitekerezo cyo mwitangiro. Ibyo bihamiriza gutoranya kwa kera kw'Imana. Murabona, ntimushobora kuba ijambo keretse mubaye igitekerezo. Mugomba kubanza kuba mu gitekerezo. Ariko murabona, kugira ngo munyure mu bishuko mwaciye Teofaniya iruhande, mwamanukiye hano mu mubiri kugira ngo mushukwe n'icyaha. Kandi rero niba mukora icyaha, abo Data yamaye bose bazaza aho ndi, kandi nzabazura ku munsi w'imperuka. Murabona, mwagombaga kubanza kuba hariya. Noneho murabona, yaramanutse akurikiza umurongo usanzwe
kuva mu bigize ajya mbere yo kuremwa kw'isi, izina rye ryashyizwe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama. Hanyuma kuva ubwo yahindutse ijambo teofaniya, yashoboraga kugaragara ikongera ikabura. Hanyuma yahindutse umubiri kandi asubirayo. yazuye uriya mubiri umwe mu miterere ihawe ubwiza. Ariko mwaciye teofaniya yanyu iruhande, muhinduka umuntu, umubiri, kugira ngo mushukwe n'icyaha. Rero niba iyi ngando dutuyemo yo ku isi isenyutse, dufite indi dutegereje. Ntabwo turagira imibiri, ariko mwitegereze, iyo uyu mubiri wakiriye umwuka w'Imana, ubuzima budapfa imbere muri mwe, ibyo bitera uyu mubiri kugandukira Imana. Haleluya. Uwabyawe n'Imana ntakora icyaha, ntashobora gukora icyaha. Abaroma 8:1. Noneho nta gucirwaho iteka ukundi kuba ari muri Yesu Kristo. Ntibatwarwa n'umubiri, ahubwo batwarwa n'umwuka. Ngayo murabona, ibyo bitera imibiri yanyu kuganduka. Ushobora kuvuga uti, iyo aba byonyine narashoboraga guhagarika kunywa inzoga, yaba byonyine narashoboraga. Nimwinjire gusa muri Kristo, ibyo byose birabura. Murabona, birabura. Murabona, kuko imibiri yanyu igandukira umwuka, ntigandukira ibintu by'isi. Byarapfuye, ibyaha byanyu byarahambwe mu mubatizo, muri byaremwe bishya muri Kristo. Kandi imibiri yanyu ihinduka igandukira umwuka, kandi mukagerageza kubaho mu buryo buboneye. Hamwe bagore mwibwira ko mufite umwuka wera kandi mugasohoka mwambaye amakabutura n'ibindi. Ni gute mwakora ibintu nk'ibyo? Ni gute umwuka w'Imana muri mwe ashobora kubareka ngo mukore ikintu nk'icyo? Ibyo ntibishoboka. Mu by'ukuri, niba idashoboka, si umwuka wangiritse, ni umwuka wera. Kandi rero iyo muhindutse abagandukira uwo mwuka, ibyo bituma mucira uwo mwuka bugufi. Kandi uwo mwuka si ikindi kintu ku isi, ahubwo niyo mbuto y'Imana, mbuto jambo yagaragajwe cyangwa yahawe ubuzima. Haleluya, yahawe ubuzima. Kandi iyo Bibiliya ivuze iti wikora iki, uyu mubiri uyumvira vuba na bwangu, nta kibazo na busa. Icyo ni iki? Ni umusogongero w'umuzuko. Uyu mubiri uzazuka, kuko ibyo byamaze gutangira. Igihe kimwe wari imbata y'icyaha mu isayo no kwangirika, ariko noneho ufite umusogongero, ingwate, wahindutse uw'ijuru, kandi ni ingwate y'uko muzajya mwizamurwa. Ni umusogongero. Umuntu urwaye ugiye gupfa, nta kindi ashigaje usibye gupfa. Nicyo cyonyine gishobora ko. Nabonye ibicucu by'abantu bamunzwe na kanseri ndetse n'igituntu, kandi nongeye kubabona nyuma gato bameze neza nk'ibisanzwe kandi buzuye imbaraga. Niba hatariho gukira kwa Kimana, nta n'umuzuko uhari. Gukira kwa Kimana ari umusogongero, ingwate y'umuzuko. Amen. Mwamuzi icyo ingwate ari cyo, sibyo? Ni umusogongero. Yakomerekejwe kubw'ibicumuro byacu, kubw'imibyimba ye twakize uburwayi. Mwitegereze uburyo ari byiza, uburyo tuyikunda. Noneho uyu mubiri ugandukiye umwuka. Turafata ishusho y'ijambo, turacyafite ishusho y'umubiri, ariko igandukira ijambo. Urupfu rwa kamere ruzatujyanayo. Utekereze ku mwana muto, ni bimwe. Ushobora gufata umugore, ubugome bwose yaba afite, igihe atwite n'igihe yitegura kuba umubyeyi. Tegereze mbere y'uko umwana avuka, uko uwo mugore yaba ari umugome kose, ahinduka umugwaneza uhebuje. Hari ikintu muri we gisa no kwera iyo yegereje kuba umubyeyi kubw'umwana we. Ibyo biterwa n'iki? Uwo mubiri muto uraba mu buzima. Muraba icyo ari cyo? Ni umubiri n'imikaya byonyine. Gusimbuka kwe guto ni imikaya gusa ikora, ariko igihe basohotse mu nda, Imana imuhumekeramo umwuka w'ubugingo, noneho akarangurura ijwi. Murabona, nk'uko tubizi ko umubiri usanzwe wabumbwe, hariho umubiri w'umwuka wo kumwakira akigera hano. See, just as sure as there is a natural body being formed, there is a spiritual body to receive it as soon as it gets here. Then, when a man is born again, none igihe umuntu avutse bushya,
mu ijuru ahinduka umwana mwuka muri Kristo. Kandi igihe ikanzu y'umubiri yiyambuwe yiguye, hari umubiri usanzwe teofaniya, aho tujya, umubiri utarakozwe n'amaboko y'abantu kandi utarabyawe n'umugore. Hanyuma uwo mubiri ugaruka gushaka umubiri w'ubwiza. Niyo mpamvu Yesu yagiye ikuzimu ubwo yatangaga, yapfaga kandi yabwirije ubugingo bwari mu nzu y'imbohe. Yari yagarutse muri teofaniya. Biranejeje, urakoze mwami. Abakorinto ba kabiri igice cya 5 umurongo wa mbere handitswe ngo, niba uyu mubiri dutuyemo ku isi usenyutse, iyi ngando dutuyemo ku isi dufite undi, murabona twawuciye iruhande kugira ngo tuve ku Mana mu buryo butazigwe mu biyigize, kugira ngo ube umubiri kandi ushukwe ndetse ugeragezwe n'icyaha nk'uko byabaye kuri Adamu. Ariko igiye kugeragezwa kw'ijambo ryayo kurangira, noneho tujyanwa kuri uwo mubiri twateguriye mbere y'uko isi ishyirwaho imfatiro. Before the foundation of the world. It is the word there that we skipped and come right around. Ni ijambo twasimbutse kugira ngo tuze hano hasi, kugira ngo dushukwe kandi tugeragezwe. Iyo tuza kunyura muri ibyo ntihajyaga kubaho gushukwa, wajyaga kumenya byose. Niyo mpamvu Yesu yari azi byose, nuko yari ijambo mbere yo kuba umubiri. Then we become the word. Noneho duhinduka ijambo. Hano twaremwe mu ishusho y'ijambo kugira ngo tube abafite uruhare kw'ijambo, dutungwa n'ijambo, tukaba turabatoranijwe uhereye mu itangiriro. Murabona icyo kibatsi gito cy'ubugingo mwari mufite muri mwe kuva mu itangiriro, kuva mu ntangira urugendo rwanyu. Benshi muri mwe bashobora kwibuka mwisunzira itoro ndetse mwisungarira, mwagerageje ibi na biriya, nta na kimwe cyabanyuze. Nibyo, ariko igihe kimwe mwarasobanukiwe gusa nibyo. Umugoroba umwe nigishaga ahantu, ndizera ko ari hariya muri California cyangwa muri Arizona, kubijyanye, ndizera ko navuze hano inkuru ntoya y'umugabo washyize igi y'ikizu cyari cy'inkoko, kandi ubwo icyo kizu cyaturagwaga cyari inyoni isekeje izo nkoko zigeze kubona, ariko cyaritembereraga hana hariya, cyari mu mwanya wacyo hagati yazo, kuko kitabashaga gusobanukirwa ukuntu iyo nkoko ishobora guhamagara itora mu ifumbire kandi irya ibi. Nticyashoboraga kubyumva. Yashoboraga kuvuga iti, ngwino hano wishimishe inshuti yanjye. Cyari ikizu, cyaryaga muri ubwo buryo, ntibyari ibyo kurya byabyo. Yafataga ibihore n'ibindi, muraze maze igahamagara imishwi, kandi iyo mishwi yose yajyaga kurya ijwi yigira, ariko ikizu gito nticyashoboraga kubikora. Ibyo ntibyakigaragariraga nk'ibitunganye. Noneho umunsi umwe nyina ijya kugishaka, cyumvaga iyo nkoko ihamagara, ariko cyageragezaga uko gishoboye ngo kibigereho, ariko nticyabibashaga. Cyageragezaga kushwigira nk'umushwi, ariko nticyabibashaga. Murabona ni ikizu uhereye mu itangiriro, cyaturazwe gusa n'inkoko. Nako bimeze kuri bamwe mu bayoboke b'amadini. Ni nkabyo, hafi muri buri cyari niko biri. Ariko umunsi umwe nyina inyuraho iguruka maze ivuza akaruru, kimenya ijwi na nyina. Ibyo byagaragaraga nk'ukuri, kubera iki cyari kizu kuva na mbere hose. Ni nako bimeze hamwe n'ubutumwa bwiza cyangwa ijambo, imbaraga za Yesu Kristo. Iyo umuntu yatoranyijwe ubugingo bw'iteka kandi akumva uko guhenda k'ukuri, iryo jwi ry'Imana nta cyari mukuraho. Wenda itorero rizavuga riti, igihe cy'ibitangaza cyararangiye, koko gumaha kandi ujye ibi, gumaha kandi ujye biriya. Ibyo kurya byo mu kiraro cy'inkoko ntibyakinyuraga, cyaragiye, byose birashoboka, cyavuye ku butaka. Ni nacyo kibazo cy'abakristo benshi uyu munsi, ntibashobora kuzamuka ngo bave ku butaka. Iyo nyina ikuze yarakibwiye iti, mwana wanjye simbuka uri ikizu, zamuka hano usange. Kirasubiza ati, mama sindaga simbuka mu buzima bwanjye. Nyina iravuga iti, nono simbuka uri ikizu kuva na mbere hose, ntabwo uri inkoko. Gikora ugusimbuka kwacyo kwa mbere kandi gikubita amababa, nticyabigeraho neza, ariko gihaguruka ku butaka. Ni muri ubwo buryo dukora, twemera Imana kubwo kwizera, dushingiye ku ijambo ryanditse. Hari ikintu kirimo aho. Murabona ubu bugingo bw'iteka mwari mwarabuteganyirijwe. Sekuru na nyirakuru bari ikizu, cyari ikizu kuva mu itangiro. Ibizu ntibigivanga n'ibindi bintu, si uruvange namba, ni ikizu.
nyuma yo kumenya ko ijambo ry'Imana ubwaryo ryari ibyo kurya by'ibizu, noneho mwaretse ibindi bintu byose, mwahinduwe noneho ishusho nzima y'Imana nzima. Mwumvise ikintu runaka gituruka kuri teofaniya. Niba uyu mubiri dutuyemo mu isi usenyutse, dufite undi udutegereje. Mwavuga muti ese nibyo mwene data Branham? Ni byiza cyane, dufate ibizu bimwe tubigenzure mu minota mike. Hariho umugabo witwaga Mose, mwese muzi ko umuhanuzi yiswe ikizu muri Bibiliya. Hariho umuhanuzi witwaga Mose. Igihe kimwe Imana iramuhamagara, ntiyashakaga kumureka ngo yinjire mu gihugu maze apfire ku gitare. Nuko apfira ku gitare, abamarayika baramujyana baramushyingura. Habayeho undi mugabo ikizu utarakeneye no gupfa, yambutse Yorodani gusa maze Imana imanura igare, ava muri ya kanzu y'umubiri, arazamuka kandi atsindira igihembo cy'iteka. Nyuma y'imyaka 800 ku musozi wo guhindurirwaho, abagabo babiri bari bahagaze aho. Umubiri wa Mose wari waraboze umaze amagana y'imyaka, ariko hariya yari afite ishusho yo ku buryo Yakobo na Yohana bamumenye. Petero, Yakobo na Yohana baramumenye. Amen. Niba iyi ngano dutuyemo ku isi isenyutse, niba buri gice kibigize Imana bigaragajwe hano ku isi, ufite umubiri ugutegereje iyo uvuye kuri iyi isi. Bari aho ku musozi wo guhindurirwaho muri teofaniya zabo, kuko barabahanuzi ijambo ryajeho. Reka twongere mwitegereze undi muhanuzi witwaga Samweli. Yari umuntu ukomeye, yari yarigishije Isiraheli, kandi yari yarababwiye ko batagombaga kugira umwami. Aravuga ati, nigeze kubabwira mu izina ry'umwami ikintu na kimwe ntikibe? Baramusubiza ati, oya, ibyo wavuze byose mu izina ry'umwami byarabaye. Yari umuhanuzi, hanyuma arapfa. Nyuma y'imyaka 3 cyangwa 4, umwami agira ingorane. Hari imbere y'uko amaraso ya Yesu Kristo ameneka, yari muri paradizo. Hanyuma umupfumu ashika abapfuye, asaba ko hagira umuntu uzaga guhumuriza Sawuli. Kandi ubwo umupfumu yamubonagaho ahagaze, yaratsatse ati, ndabona Imana izamuka mu butaka. Nyuma y'uko umuntu wari yarapfuye agahambwa ndetse akanaborera mu mva, dore yari ahagaze aho muri ubwo buvumo, yambaye ikanzu ye y'abahanuzi, kandi yari akiri umuhanuzi. Amen. Mu by'ukuri yaravuze ati, unkuri iki mu kiruhuko cyanjye, kuko wahindutse umwanzi w'Imana? Mumwitegereza hanura, ejo nimugoroba ku gihe nk'iki uzaba uri kumwe nanjye. Yari akiri umuhanuzi, nubwo yari yaravuye muri uyu mubiri. Murabona yari atuye hano, kandi yari igice cy'ijambo. Yatakaje gusa ubuzima mu mubiri, yinjira mu mubiri wamuteguriwe mbere yo kuremwa ku isi, yinjira muri teofaniya, ariyo yari ijambo. Mwaba mubisobanukiwe? Aho niho abizera bose bajya iyo bavuye hano. Noneho muri iyi shusho biratwikuruwe. Murabona ko namwe muri ijambo iyo mwinjiyemo imbere nk'umwana muto, uko nabivuze mu kanya gashize. Noneho mwitegereze, Imana ihimbazwe kubwo kubumbura ibimenyetso bidufasha kumenya ibi bintu. Noneho guhishurirwa k'ukuri kwa Melikisedeki kugaragaza ko yari Imana mbere yo guhinduka umubiri. Imana ijambo. Kuko yagombaga kuba ryo, nta wundi muntu washoboraga kuba udapfa nkawe. Murabona, nagize data na mama, namwe nuko. Yesu yari afite se na nyina, ariko uwo muntu nta se yagiraga, nta na nyina. Yesu yagize itangiriro, uwo muntu ntaryo yagize. Yesu yatanze ubuzima bwe, kandi niwe wa muntu umwe bidasubirwaho igihe cyose. Niringiye ko Imana ibibahishurira wa muntu umwe ibihe byose. Mwitegereze ikitiriro cye, umwami wo gukiranuka. Abaheburayo 7:2, umwami wo gukiranuka n'umwami w'amahoro. N'umwami w'ibyitiro bibiri. Noneho mwitegereze Abaheburayo 7:2, umwami wo gukiranuka n'umwami w'amahoro. N'umwami w'ibyitiro bibiri. Hariya kandi kuva igihe yaziye mu mubiri,
ndetse n'umubiri we warazamuwe mu Byahishuwe 21:16 yiswe umwami w'abami. Ni byose uko ari bitatu icyarimwe. Murabona, umwami Imana, umwami Teofaniya, umwami Yesu n'umwami w'abami. Byose byahuriye hamwe nk'ubugingo, umubiri n'umwuka. Byose birangira bikoze ikintu kimwe. Ni nawe Data wabanje kubaho, Umwana n'Umwuka wera. Umwuka, umwami wo gukiranuka. Ikigize umwuka, Teofaniya, umwami w'amahoro. Teofaniya kandi mu mubiri yari umwami w'abami, wa muntu umwe. Igihe Teofaniya, igihe Mose yayibonaga mu Kuva 33:2, yari Teofaniya. Mose yifuzaga kureba Imana, yari yarumvise ijwi ryayo, yari yayumvise imuvugisha, yari yarayibonye hariya mu gihuru n'ishusho nini y'inkingi y'umuriro. Noneho Mose arayibaza ati, urinde, ndashaka kumenya uwo uriwe. Mose aravuga ati, ngiye gushyira, nunyemerera kukubona, nifuzaga kureba mu maso hawe. Iramubwira iti, nta muntu n'umwe wabasha kureba mu maso hanjye. Yongera ati, nzashyira ikiganza cyanjye ku maso hawe, hanyuma nkunyure imbere, kandi uzabasha kureba mu mugongo hanjye, ariko mu maso hanjye ntibishoboka. Murabona, kandi igihe yanyuragaho wari umugongo w'umuntu. Yari Teofaniya rero, ryari ijambo ryaje kuri Mose. Ndiho yari ijambo ryaje kuri Mose mu ishusho y'inkingi y'umuriro mu gihuru cyaka umuriro wandiho. Ni ijambo ryaturutse muri teolojiya, nako ryaturutse muri Teofaniya, mu mbabarire, rikaza kuri Aburahamu munsi y'igiti cy'umwera mu isura y'umuntu. None mwitegereze ibi, hari umuntu waje asanga Aburahamu, bari batatu, bari bicaye munsi y'igiti cy'umwera, bari batatu. Kandi mwitegereze, nyuma yo kuvugana na Aburahamu, yazanywe n'iki? Aburahamu niwe wari ufite isezerano ndetse n'ubutumwa bw'umwana wagombaga kuza, kandi yari umuhanuzi w'ijambo ry'Imana, wari ufite ukwizera ijambo ry'Imana. Yafataga ibitandukanye naryo nk'ibitabaho. Murabona uburyo ijambo ritunganye, ijambo ryaje ku muhanuzi. Murabona hari Imana muri Teofaniya, kandi birivuga ko ijambo riza ku bahanuzi. Hariya hari ijambo muri Teofaniya. Noneho mwavuga muti, iriya koko yaba yari Imana? Aburahamu yavuze ko yariyo. Yavuze ko izina ryayo yayise Elohimu. Kandi mu itangiriro rimwe murabibona ibi. Mu itangiriro Elohimu arema ijuru n'isi. Mu itangiriro 18 turabona Aburahamu yita uwo muntu wicaye aho amuvugisha, washoboraga kumubwira amabanga yo mu mutima we ndetse n'ibyo Sara yatekerezaga ari inyuma ye. Aburahamu avuga ati, ni Elohimu. Yari mu ishusho ya Teofaniya. Mwamubisobanukiwe? Mwitegereze. Nyuma noneho tuvumbuye ko yari mu ishusho ya Teofaniya, amwita umwami Uwiteka Elohimu. Tuvumbuye ko mu itangiriro 18 ko ari ukuri. Mwitegereze, Aburahamu bari batatu bari kumwe, ariko iyo gihe Aburahamu yahuraga nabo aravuga ati, mwami wanjye. Ariko igihe Loti hari i Sodomu, ababiri muri bo bagiye, igihe yababonaga baza aravuga ati, bami banjye. Murabona icyabaye? Icya mbere, Loti ntiyari umuhanuzi. Ni ukuri, ndetse ntihari intumwa y'igihe, kandi nta guhishurirwa kujyanye nayo yari afite. Niko bimeze. Loti yashoboraga kubita abami, niyo aza kugira 12 yari kuguma kubita abami. Ariko umubare uwo ari wo wose Aburahamu yabonye uko banganaga, yagumaga ari umwami umwe. Dore Imana ni Melikisedeki. Itegereze igihe urugamba rurangiye, Melikisedeki aha ifunguro ryera umwana we wanesheje. Ubitekerezeho, urugingo rwe bwite. Noneho turashaka kureba aha mu buryo bw'ingero ifunguro ryera nyuma y'urugamba. Atanga igice cye, kuko ifunguro ryera ari igice cya Kristo.
iyo intambara irangiye kandi nyuma yo kunyeganyezwa cyane, nibwo musogongera kuri Kristo maze mugahinduka ingingo z'icyo kinyabuzima. Mwabamo ibisobanukiwe. Yakobo yakiranye ijoro ryose kandi ntiyashaka kumurekura ngo agende atamuhaye umugisha. Niko bimeze urugamba rw'ubuzima, kandi iyo urugamba rurangiye nibwo Imana iguha igice cyayo ubwayo. Ni ifunguro ryera ryayo ry'ukuri, agace gato k'umugati, kandi hostia ikikora ni ukurishushanya byonyine gusa. Mwakagombye kuwufata keretse mwararwanye kugeza ku iherezo, kandi kwa mwarahindutse igice cy'Imana. Nibuke ko icyo gihe ifunguro ryera ryari ritarashyirwaho, ryabayeho mbere y'urupfu rwa Yesu, nyuma y'amagana n'amagana y'imyaka. Ariko nyuma yaho umwana we Aburahamu atahaniye intsinzi, Melikisedeki aramusanganira amuha vino n'umugati, yerekana ko igihe uru rugamba rwo ku isi ruzarangira tuzamusanganira mu birere, twongere dufata ifunguro ryera. Bizaba ari ibirori by'ubukwe. Sinzongera kunywa ukundi vino no kurya ku mbuto z'umuzabibu kugeza ubwo nzazirira kandi ngasangirira namwe mu bwami bwa Data. Mbese byaba ari ukuri? Mwongere mwitegereze, Melikisedeki asanganira Aburahamu mbere y'uko agera iwe. Mbega urugero rwiza dufite hano. Melikisedeki asanganira Aburahamu nyuma y'urugamba, mbere y'uko Aburahamu agera iwe. Dusanganira Yesu mu kirere mbere y'uko tugera iwacu. Ni ukuri. Abatesalonike ba kabiri aratubwira ko tuzamusanganira mu kirere. N'urugero rwiza rwa Rebeka asanganirwa na Isaka mu murima, mu mafu ya Nimusi. Azadusanganira mu kirere. Abatesalonike baritubwira ati kuko twebwe abazima bazaba bakiriho tutazabanziriza na hato cyangwa kubera inzitizi abasinzire, kuko impanda y'Imana izavuga abapfire muri Kristo bazabanza kuzuka. Twebwe abazima bazaba bakiriho tuzamuranwe nabo dusanganira umwami mu kirere. Izo ngero zose ziratunganye. Niyo mpamvu Teofaniya, iyo mupfuye maze mukinjira muri iyo Teofaniya, ni iki kiba? Teofaniya iza ku isi gufata umubiri wacunguwe. Kandi niba muri hano mu kirere mufata umubiri kugira ngo musanganire Teofaniya, nguko uko biri. Murazamurwa kugira ngo musanganire umwami mu kirere. Uyu Melikisedeki ninde niba atari Imana? Noneho murabona neza ibanga ryose ry'ubuzima bwacu muri uru rugendo, urupfu naho tujya nyuma y'urupfu. Ni nako ugutoranywa mbere kugaragazwa neza hano. Noneho mwumve mwitonze ubwo twigisha ibi. The stages of the eternal purpose, intambwe z'umugambi w'iteka we yari ifite mu ibanga ryayo zarahishuwe. Mwitegereze, haracyari intambwe eshatu zitugeza ku gutungana. Uburyo ikoresha icungura isi nibwo buryo bumwe rukumbi ikoresha icungura itorero ryayo. Icungura abantu binyuze mu intambwe eshatu. Noneho mwitegereze, mbere na mbere hari ugutsindishirizwa nk'uko Ruteri yabibwirije, icya kabiri ukwezwa nk'uko Wesley yabibwirije, icya gatatu umubatizo w'Umwuka Wera n'ukuri. Noneho izamurwa rikaba. Noneho isi ni gute yacunguye isi? Icya mbere yakoze ubwo isi yacumuraga ni ukuyoza mu mubatizo w'amazi, ni ukuri. Hanyuma ireka amaraso yayo agwa ku isi binyuze ku musaraba, irayeza maze yita umutungo wayo. Hanyuma icyo yakoze ni iki? Uburyo bumwe yabakuyemo iby'isi byose ndetse igarura byose kubw'umubatizo ugurumana w'Umwuka Wera. Nibwo izavugururamo ndetse n'isi izakongorwa yose n'umuriro kandi yoze mikorobe zose kugeza kuri miliyoni z'ibirometero by'ubutumburuke, kandi byose bizera. Noneho hazaba ijuru rishya n'isi nshya nk'uko muri byaremwe bishya muri Yesu Kristo igihe Umwuka Wera abigaruriye. Murabona nguko ibi biragaragara neza, byose bigenda mu butatu. Kuvuka ibisanzwe biri mu bice bitatu. Ni iki kiba bwa mbere ku mugore ugiye kubyara? Ni iki kibanziriza ibindi? Amazi. Igikurikiraho ni icy'amaraso. Niyo ntambwe ikurikiraho ubuzima. Amazi, amaraso n'umwuka. Ni iki kiba ku gihingwa? Kirabora. Ni iki kibanziriza ibindi? Igikenyeri. Ni iki gikurikiraho? Ihundo. Ni iki gikurikiraho? Umurama.
hanyuma impeke igasohokamo. Hari intambwe eshatu kugeza ubwo bigeze ku mpeke. Nuko biri. Imana ihamiriza ibyo nuko byahoze. Imana ihamiriza ko ari ukuri. Ibyo byerekana neza ko uwatoranijwe mbere ari we wenyine uhabwa agaciro mu gucungurwa. Abantu bashobora gukora nk'aho bacunguwe cyangwa bagatekereza ko bacunguwe, ariko gucungurwa nyako nuko abatoranijwe. Kuko ijambo gucungura ubwaryo risobanura kugarura ikintu mu mwanya wacyo. Ese byaba ari byo? Gucungura ni iki? Gucungura icyo ari cyo cyose ni ukukigarura mu mwanya cyahozemo. Haleluya. Kuvuga ko ari abatoranijwe gusa bagaruwe, kuko abandi atari ko bakomoka. Murabona kugaruka kuba mu ntangiriro mwari abiteka hamwe nawe, ubugingo bw'iteka mwahoranye igitekerezo yari bafitiye. Yashakaga byonyine, yashakaga ko hagarara ku gicaniro urugero, yashakaga ko muba mwicaye aha muri uyu mugoroba. Turasoza rero umugambi wayo w'iteka, kandi wavuye mu rugo yazanywe hano mu isi no gusoza umugambi wayo. Ese byaba ari byo? Ni byiza cyane. Rero birangiye asubizwa mu miterere ihawe ubwiza. Yageze ku rwego rw'ubukure hanyuma aragaruka. Ibitangaje kuba Pawulo yarabashije kuvuga ubwo bubakaga ikirundo cy'amabuye aho bari bagiye kumucira umutwe. Yaravuze ati, warupfuwe, urubori rwawe rurihe? Wamva we, kunesha kwawe kuri, ariko icyubahiro kibi cy'Imana yaduhaye kunesha. Yongera ati, warupfuwe, mbwira uburyo washobora kugera aho untera gutaka. Warupfuwe, mbwira uburyo uzamperana, kuko mfite ubugingo buhoraho. Amen. Urabimenya. Ukuzimu, imva, nta na kimwe cyashoboraga kumugumana, kandi nta na kimwe cyatugirira nabi. Dufite ubugingo buhoraho. Yasobanukiwe nuko yari afite umugisha kubwo kuba yari afite ubugingo buhoraho. Nk'agatonyanga k'ikimwe, niba mubyumva neza, ntabwo nzi neza iby'ubutabire, ariko bigomba kuba ari byo. Ni ugukonja k'ubuherere, ni ukumwuka w'ikirere, kandi ijoro rikonje kandi ryijimye. Ibyo biva mu kirere bigakora ibitonyanga hano ku butaka, bituruka ahantu runaka. Iyo bukeye mu gitondo mbere y'uko izuba rirasa, ako gatonyanga kaba gahari gatitira, ariko mureke gusa izuba rirase, maze muryitegereze ritangiye gucana, kaba kishimye. Kubera iki? Izuba riragahamagara kandi rigasubiza aho katurutse. Ni nako bimeze ku mukristo. Haleluya. Tuzi iyo twinjiye mu bwiza bw'Imana, hari ikintu muri twe kitubwira ko duturuka ahantu runaka kandi ko dusubirayo binyuze muri izo mbaraga zidukurura. Agatonyanga k'ikime kararabagirana kakanezerwa, kuko kazi ko gaturuka hariya hejuru, kandi iryo zuba ririza gutuma gazamuka. Kandi umuntu ugize Imana wabyaye we n'Imana. Haleluya. Igihe yinjiye mu busabane n'umwana w'Imana, ko igihe kimwe azakururirwa hejuru akava aha hantu. Nanjye nimanikwa hejuru y'isi nzirehereza abantu bose. Amen. Noneho mwitegereze, turabana rero Melikisedeki ni mpamvu Mariya atari nyina. Ni nayo mpamvu yamwitaga umugore we. Mugore atari mama. Ntiyagiraga se, kuko yari data. Data uhoraho, bitatu muri umwe. Ntiyagiraga nyina, mu by'ukuri ntiyagiraga se, kuko yari data. Nk'uko umusizi yigeze kubivuga, avuga amagambo meza kuri Yesu. Yaravuze ati, ndi uwavuganye na Mose mu gihuru cyaka umuriro. Ndi Imana ya Aburahamu, inyenyeri yo mu ruturuturu. Ni Alufa na Omega, itangiriro n'iherezo. Ni njye mwuzuro w'ibyaremwe. Kandi Yesu ni ryo zina. Nibyo. Yo, vuga ko ndinde, kandi bavuga ko naturutse he? Uzi data, cyangwa ushobora kuvuga izina rye. Haleluya. Ni izina rya data. Yego, naje mu izina rya data, ntimwanyakira. Murabona mu by'ukuri
uko yahoze niko akiri kandi niko azahora iteka ryose. Kandi uwo Melikisedeki yiyambika umubiri wa kimuntu, yishura nk'umwana w'umuntu. Ubwo yazaga nk'umuhanuzi, yaje mu mazina atatu y'umwana: umwana w'umuntu, umwana w'Imana, umwana wa Dawidi. Igihe yari ari hano ku isi yari umuntu, kugira ngo asoze icyanditswe. Mose yari yaravuze ati, Uwiteka Imana yanyu azabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkanjye. Ni ukuvuga ko yagombaga kuza nk'umuhanuzi. Ntiyigeze avuga ati ndi umwana w'Imana, ahubwo yaravuze ati ndi umwana w'umuntu. Mwizeye umwana w'umuntu? N'ibyo yagombaga guhamya, kuko aricyo yari cyo. None yaje muri indi zina ry'umwana, umwana w'Imana itagaragara, umwuka. Kandi igihe azagarukira azaba ari umwana wa Dawidi, kugira ngo yime ingoma, yicare ku ntebe ye ya cyami. None igihe yari hano kandi yambaye umubiri yiswe umwana w'umuntu, kandi ni gute yimenyesheje isi nk'umwana w'umuntu, umuhanuzi? Igihe kimwe nabaraga inkuru ya Petero na Andereya, mwene se bari abarobye, kandi ise Yona yari umusaza w'umwizera ukomeye. Bavuga ko igihe kimwe yari yicaye ku rugara rw'ubwato, maze akababwira ati, bana banjye, muzi uburyo twasenze ubwo twari dukeneye amafi. Bari abarobyi b'umwuga. Aravuga ati, twagiriye Imana icyizere Yehova kugira ngo tubeho. Ubu ndashaje, sinshobora kugumana namwe igihe kirekire. Bana banjye, nahoranye igihe cyose namwe n'abizera bose, ntegereje igihe Mesiya azazira. Twagize ibinyoma b'ubwoko bwose, ariko hazaza ukuri igihe kimwe. Yongera ati, igihe uwo Mesiya azazira, sinshaka ko muzashukwa. Bana banjye, uwo Mesiya ntazaba ari umunyateolojiya woroheje, azaba ari umuhanuzi, kuko umuhanuzi wacu Mose dukurikira yaravuze, kandi umuyuda uwo ari we wese azizera umuhanuzi we. Bamwigishije kumenya ibyo. Kandi niba umuhanuzi avuze ikintu cy'ukuri, noneho kiba ari ukuri, kuko Imana yavuze iti, niba hari umwe muri mwe umunyamwuka cyangwa w'umuhanuzi, njyewe Uwiteka nzamwimenyesha. Kandi niba icyo avuze gisohoye, noneho mumwumvire kandi mumutinye. Ariko niba icyo kidasohoye, noneho ntimukamwumve na rimwe. Murabona rero byari uguhamirizwa k'umuhanuzi. Nuko rero Mose yari umuhanuzi uhamirijwe by'ukuri, kandi yaravuze ati, Uwiteka Imana yanyu izahagurutsa muri mwe muri bene so umuhanuzi umeze nkanjye, kandi abatazamwumvira bose bazatsembwa hagati mu bwoko. Arongera aravuga ati, noneho rero bana banjye, mwibuke ko Abaheburayo twizera abahanuzi b'Imana bahamirijwe. Mutegeye amatwi mwitonze ntibibacike. Yongera ati, igihe Mesiya azazira muzamumenya, kuko azaba Mesiya umuhanuzi. Hashize imyaka 400 kuva kuri Maraki tutarongera kubona umuhanuzi, ariko hari uzaboneka. Igihe kimwe, imyaka mike ya nyuma y'urupfu rwe, umuhungu we Andereya yatemberaga hafi y'amazi, hanyuma yumva umuntu w'umunyagasozi wari uvuye mu butayu avuga ati, uwo Mesiya ari rwagati muri mwe muri aka kanya. Icyo kizu gikuru cyagaragaye mu butayu, kandi cyaragurutse kugera aho ngaho, kiravuga kiti, Mesiya ari hagati muri mwe muri aka kanya, ndetse ntituramumenya, ariko ari hagati muri mwe. Nzamumenya, kuko nzabona ikimenyetso kiva mu ijuru. Igihe kimwe yaravuga ati, dore umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Uwo muntu aragenda ajya gushaka mwene se, maze aramubwira ati, Simoni, ndashaka kuza hariya. Noneho twabonye Mesiya. Andereya, ndibwira ko usobanukiwe kurenza ibyo. Ndabizi, ariko uwo mugabo ari hariya. Ari hehe? Aturutse he? Yesu w'i Nazareti. Ngwino gusa wirebere. Igihe kimwe noneho amwemeza kuza. Igihe yageraga imbere y'uwo Mesiya, Yesu wari uhagaze aho abwiriza abantu. Ageze imbere ye, Yesu aravuga ati, izina ryawe ni Simoni, kandi uri umwana wa Yona. Ibyo bitera guhinduka. Yakira imfunguzo z'ubwami. Kubera iki? Yarazi ko uwo mugabo ataramuzi. Noneho yamumenya ate we na se w'umusaza wera wari waramwigishije uburyo bwo kwizera Mesiya. Hari umugabo wari aho witwaga Filipo. Yahise yashagurutswa cyane. Yarazi undi mugabo bari bariganye Bibiliya, ajya ku rundi ruhande rw'umusozi amusangayo.
mu murima we w'imitini, yari apfukamye asenga. Bararebereye hamwe amasomo menshi ya Bibiliya. Agera aho ngaho aramubwira ati, ubwo yari arangije gusenga, aravuga ati, ngwino urebe uwo twabonye, Yesu w'i Nazareti, umuhungu wa Yosefu, niwe Mesiya twari dutegereje. Ushobora kumva Natanaeli yavuga ati, Filipo, ntiwagiye mu nzira mbi? Ese siko biri? Oya, mu by'ukuri oya, reka nkubwire, uzi ko twigiye Bibiliya hamwe, kandi umuhanuzi yavuze iki ku cyo Mesiya azaba ari cyo. Azaba ari umuhanuzi. Uribuka wa murobyi ushaje witwa Simoni, umwe waguriye amafi kandi utari ufite ubumenyi buhagije bwo kubasha kwandika izina rye? Yego, neza rwose, yaje aho. kandi uzi iki n'ikindi, uwo Yesu w'i Nazareti yamubwiye ko yitwa Simoni, yahinduye izina rye amwita Petero, bisobanura ibuye rito, ndetse amubwira izina rya se. Noneho aravuga ati, sinzi hari icyiza cyaturuka i Nazareti? Ambwa ati, twe kubitindaho, ngwino wirebere byonyine, ni igitekerezo cyiza, ngwino ureba. Dore noneho nguwo Filipo uzanye na Natanaeli. Yesu yari ahagaze avugana, anasengera abarwayi mu murongo w'abasengero. Ubwo yageraga aho Yesu yari ari, Yesu amwitegereza aravuga ati, dore Umwisirayeli utagira uburiganya. Noneho mwavuga muti, noneho yamubwiwe n'uburyo yari yambaye. Abo mu burasirazuba bose bambara muri ubwo buryo. Yagombaga kuba ari Umunyasiriya cyangwa ikindi icyo ari cyo cyose, ubwanwa umwamba. Aravuga ati, dore Umwisirayeli utagira uburiganya. Mu yindi mvugo, umuntu w'umunyakuri. Noneho ibyo bicisha Natanaeli bugufi buhoro, maze aramubwira ati, Rabi, bisobanura mwigisha. Rabi, unzihe? Ni gute wamenye ko ndi Umuyuda? Wabwiwe n'iki ko ndi umunyakuri, kandi ko ari nta buriganya mfite? Aramusubiza ati, mbere yuko Filipo aguhamagara, ubwo wari uri munsi y'igiti nakubonye, mu birometero 20 ku munsi wari wabanjirije uwo. N'iki yavuze? Mwigisha, uri umwana w'Imana, uri umwami wa Isiraheli. Ariko aho hari abo batambyi bishyira hejuru b'ubwibone bavugaga bati, uyu mugabo ni Beelzebuli, umwami w'amadayimoni n'umukonikoni. Yesu aravuga ati, ndabababariye ku bw'ibyo. Noneho mwibuke ko batabivuze n'ijwi rirenga, ahubwo babivugiye mu mitima yabo. Bazamenya ibitekerezo byabo. N'ukuri niko Bibiliya ivuga. Nimushaka mubyite gusoma ibitekerezo, ariko amenya ibitekerezo byabo. Maze aravuga ati, ndabababariye ku bw'ibyo, ariko igihe kimwe Umwuka Wera azaza akore ibimeze nk'ibyo neza neza. Nyuma yo kugenda kwe, nimuvuga ijambo rimwe ryo kumurwanya, ntimuzigera mubibabarirwa, haba muri iyi si ndetse no mu isi izaza. Ese byaba ari byo? Kandi bari Abayuda. Igihe kimwe yagombaga kujya muri Samariya. Ariko mbere yo kuvuga kuri ibyo, turabona umugore nako umugabo wari umaze kwambuka irembo ryitwa ryiza arakira. Yesu yarazi ikibazo cye, maze aramubwira ati, fata uburiri bwawe utahe iwawe. Arabikora maze arakira. Hanyuma tubona mu Bayuda, bamwe bamwakiriye, bamwe baramwizera, n'abandi barabyanga. Kuki batamwizeye? Ntabwo bari baragenewe ubugingo, ntabwo bari urugingo rw'ibyo byari bimugize. Noneho mwibuke ko bari abatambyi ndetse n'abantu bakomeye, kandi Yesu yatekerezaga kuri bo, kuri abo banyateolojiya n'abo batambyi, abantu mu buzima mudashobora kubonaho ikidatunganye. Yesu abavuga ati, mufite Satani hose, kandi ibikorwa bye nibyo bibaranga. Aravuga ati, iyo muza kuba b'Imana mwajyaga kunyizera. Niba mudashobora kunyizera, mwizera imirimo nkora, irampamya. Noneho Bibiliya ivuga ko Yesu ko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora iteka. Yesu yaravuze ati, imirimo nkora unyizera nawe niyo azakora. Ese byaba ari byo? Mwitegereze noneho ko yari Melikisedeki w'ukuri. Noneho mwitegereze nanone, hariho ubwoko butatu gusa bw'abantu. Aranyumvise mvuga ko nari uvangura. Nibyo, abakristo bose ni abavangura, atari impamvu y'ivangura ry'amabara, ahubwo niryo mu buryo bw'umwuka. Ibara ry'uruhu rw'umuntu ntaho rihuriye nawe, yavutse ari umwana w'Imana. Ariko umukristo, Imana iravuga iti, muntandukanyirize, nimusohoke muri bo n'ibindi. N'ivangura ku bijyanye no kwangirika hagati y'icy'ukuri n'ikitari cyo. Ariko mwitegereze, bari bafite ivangura ry'amoko hamwe n'Abasamariya. Hariho ubwoko butatu bw'abantu mu isi. Niba twizera Bibiliya, ni urubyaro rwa Shemu, Hamu na Yafeti. Ni abahungu batatu ba Nowa. Twese niho twaturutse. Nibyo.
ibyo bidusubiza twese kuri Adamu, bitugira twese abavandimwe. Bibiliya iravuga iti mu maraso amwe Imana irema amahanga yose. Twese turi abavandimwe ku bw'amaraso. Umuntu w'uruhu rwirabura ashobora guha amaraso uruhu rw'umweru cyangwa uruhu rwera, nawe akayaha uruhu rwirabura. Umuntu w'uruhu rwera yayaha Umuyapani uruhu rw'umuhondo cyangwa Umuhinde ufite uruhu rutukura cyangwa n'undi ntazi. Ku bantu bayafite cyangwa undi ntazi ashobora kumuha amaraso, kuko twese dufite amaraso amwe. Ibara ry'uruhu rwacu ahantu twabaye ntaho bihuriye n'ibyo, ariko dutandukana igihe dusohotse mu isi. Nk'uko yasohoye Isiraheli muri Egiputa, ni muri uwo mwanya twitandukanya n'ibintu by'isi. Hariho urubyaro rwa Shemu, Hamu na Yafete, kandi iyo tuza kuba dufite igihe cyo gusesengura ibisekuruza, twari kubona aho Abanglo-Saxon baturutse. Hari Umuyuda, Umusamariya, ariwe igice kimwe ari Umuyuda n'umunyamahanga. Umuyuda yashakanye n'abanyamahanga bitewe n'imikorere ya Balamu na Mowabu. Bari Abasamariya, kandi hari Abayuda n'abanyamahanga. Kandi twebwe Abanglo-Saxon ntaho twari duhuriye n'ibyo. Nta Mesiya habe na busa twari twizeye, nta n'ikindi twizeraga, ntawe twari dutegereje, twazanywe nyuma. Yesu yaje mube, ariko abe ntibamwemera. Abwira intumwa ati ntimujye mu banyamahanga, ahubwo mujye mu ntama zazimiye za Isiraheli. Hanyuma ajya gusa ku ntama zazimiye za Isiraheli, kandi mwitegereze, yiyerekana nk'umwana w'umuntu imbere y'Abayuda, baramwanga. Noneho Abasamariya, mu kuba amaraso avanze y'Abayuda n'abanyamahanga, nabo bizeraga kandi bari bategereje Mesiya. Ariko siko byari bimeze kuri twe. Twari abapagani, twikoreye ubuhiri ku mugongo kandi turamya ibigirwamana, twebwe abanyamahanga. Ariko igihe kimwe mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 4, byamubereye ngombwa kunyura Samariya yerekeza i Yeriko. Azenguruka Samariya, kandi igihe yajyagayo arahagarara maze yicara ku nkombe z'iriba ry'umurwa witwa Sukara. Kandi iryo riba, niba mwarigeze kujyayo, rigize imbuga nto yenda kumera itya, kandi hariya hari isoko rusange y'amazi aho bose bajyaga. Kandi abagore bajyagayo mu gitondo bagafata utubindi twabo tw'amazi, kamwe bakagashyira ku mutwe naho kandi bakagahatira, maze bakabugendana bemye uko bishoboka, hatamenetse na gato nyanga gato, biganirira. Rero abantu bajyayo hari nk'ahagana saa sita z'amanywa, maze yohereza abigishwa be mu murwa guhaha amafunguro. Bakimara kugenda, haza umugore w'umunyangeso mbi, twamwita none umugore w'icyomanzi, inda yari afite abagabo n'akagabo. Rero mu gihe Yesu yari yicaye hariya, uwo mugore aba arahageze ahagana saa sita. Murabona, ntiyashoboraga kuzana n'abari. Ubwo abazaga mu gitondo kuvoma amazi yo gukora iby'isuku, yagombaga gutegereza kugeza ubwo bose ntibaye bivangaga nk'uko babikora none. Yari yashyizweho ikimenyetso. Yarasohotse rero agiye kuvoma, yifatiye byonyine umunyururu ushaje, awuzirika ku kivomesho, maze atangira kukimanurira mu iriba. Maze yumva umuntu amubwira ati, wampaye tuzi two kunywa wa mugore we. Noneho mwibuke ni Melikisedeki, ni Yesu ejo, umwana w'umuntu. Arangaguzwa ahamuzengurutse, maze abona Umuyuda. Aramubwira ati, rero ati, ko uri Umuyuda nkaba Umusamariyakazi, uransaba amazi ute? Wibeshye, ntiwajyaga gukora ikintu nk'icyo, ntaho duhuriye namwe. Aramubwira ati, ariko iyo wari uzi impano y'Imana n'uwo muvugana uwo ari we, ni wowe uba unsabye amazi yo kunywa. Aravuga ati, wayavana he ko ari nta kivomesho ufite, kandi iriba ni rirerire? Aramusubiza ati, amazi ntanga ni amazi y'ubugingo, adudubiza kugeza ku bugingo bw'iteka. Baravugana kugeza ubwo ashyikira ikibazo cye. Nuko amwitegereza rero icyo aramubwira ati, jya kuzanira umugabo wawe. Aramusubiza ati, nta mugabo ngira. Arambwira ati, ubivuze ukuri, kuko wari usanganywe batanu, kandi uwo muri kumwe nawe si uwawe. Kubw'ibyo rero uvuze ukuri. Mwitegereze itandukaniro riri hagati y'uwo mugore na ririya tsinda ry'abatambyi. Yarushaga bari abatambyi bose hamwe kumenya iby'Imana. Aravuga ati, mwami, mbonye ko uri umuhanuzi. Nta muhanuzi duheruka uhereye mu myaka 400 yose. Icyakora tuzi ko Mesiya azaza, kandi igihe azazira n'ibyo azakora. Nicyo cyari ikimenyetso cya Mesiya, kuko yari umwana w'umuntu. Aravuga ati, nibyo azakora igihe azazira, ugomba kuba uri umuhanuzi wayo. Aravuga ati, ndiwe. Nta wundi washoboraga kuvuga ibyo.
asiga ku kabindi maze ajya mu murwa atarwiyambitse, kandi aravuga ati nimuze mundebere umugabo umbw'ibyo nakoze byose. Ese ntiyaba ari we Mesiya? Noneho mwibuke, yasezeranye kuzongera kubikora igihe cy'imperuka, ku iherezo ry'igihe cy'abanyamahanga. Abayuda bari bamaze imyaka 4,000 bategereje kuza k'uwo Mesiya. Imyaka 4,000 y'inyigisho ivuga ko yari yagiye kuza n'icyo yari ajyaga gukora abaye ahageze, maze ntibabimenya. Kandi ubwo yimenyekanishaga bishingiye ku magambo ya Bibiliya, uko yari yarabivuze, yarabaye umubiri wa kimana, maze yiyambika umubiri wa kimuntu, hanyuma aturana nawo. Ntibamumenya n'ibikorwa bye, babyitirira Satani. Noneho twagize imyaka 2,000 y'inyigisho binyuze nyuma y'intumwa mu idini gatolika rya Roma, hanyuma biva ku idini rya Roma rishingiye ku kigiriki n'ibindi, kugeza ku gisekuru cya Luteri n'icya Wesley, no ku madini magana urwenya atandukanye. Uko ibihe byagiye biha ibindi, bagigize inyigisho si ibyo bisekuru byose. Nyamara asezeranye ko gato mbere y'uko imperuka iba ishusho ya Sodomu na Gomora. Ibyabaye mu gihe cy'isodomu nibyo bizongera kuba mu gihe cy'imperuka, ubwo umwana w'umuntu azongera kwihishura. Hasigaye igihe gito ab'isi ntibongere kumbona, ariko mwe muzambona, kuko nge insimbura zina nzabana namwe, ndetse muri mwe kugeza ku mperuka nzabana namwe. Uko yari ari ejo n'uyu munsi niko akiri, kandi niko azahora iteka ryose. Murabona ishingiye ku butumwa bwanjye bw'ejo nimugoroba ku Musamariyakazi, by'ukuri yanyuze kuri Hagari. Urabona ishusho y'icyangiritse, Umuyuda aca muri Sara, ariko umunyamahanga yakomokaga kuri Mariya, urubyaro rwa cyami rwa Aburahamu. Noneho rero hasezeranye ko muri ibi bihe bya nyuma iyo Mana imwe, uwo Kristo umwe, yajyaga kugaruka hano maze akihishura nk'umwana w'umuntu. Kubera iki? Uko yari ari ejo n'uyu munsi niko akiri, kandi niko azahora iteka ryose. Yareka bari Abayuda bakikemurira niba yarabahaye kijya kimenyetso cya Mesiya, kandi ko hanyuma ku iherezo y'inyigisho z'abanyamahanga yareka byonyine ababinjira bashingiye kuri teolojiya yakubakiranirwa. Agomba gukora bimwe, kuko Bibiliya ivuga ko mu Baheburayo 13:8 ko adateze guhinduka, kandi yatangaje bishingiye mu isezerano ryo muri Maraki igice cya 4 no mu yindi mirongo y'ibyanditswe ko mu bihe bya nyuma ku itorero ryajyaga kuba neza uko riri none, n'isi nayo idasigaye. Itegereze isi ya none, itegereze imiterere ya kinyesodomu, itegereze imitingito y'isi ahantu hatandukanye n'ibiriho, itegereze itorero mu Israeli rya Babuloni ririmo. Reba intumwa yoherejwe Oral Robert na Billy Graham ni inshuro ya mbere mu bihe byose yabonye intumwa y'amatorero yose ifite izina risozwa na Hamu. Aburahamu inyuguti 7, Graham inyuguti 6. Ni bande yatumweho ku isi? 6 ni umubare wa kimuntu. Umuntu yaremwe ku munsi wa 6, ariko 7 ni umubare w'Imana. Noneho murebe hariya i Sodomu, hari intumwa zabo zibavugishe. Ariko rero urwo rubyaro rwa cyami n'urwa Aburahamu rurihe? Ikimenyetso cyabo kirebana n'ibyo yavuze ati ibyabaye mu gihe cy'isodomu. Imana yamanukaga maze ikigaragarizwa mu mubiri wa kimuntu, hanyuma ikavuga ibyo Sara yatekerezaga mu mutima we mu ihema inyuma ye. Ikimenyetso cya nyuma mbere y'uko isi yose irimburwa n'umuriro, kandi itorero ryahawe ikimenyetso cya nyuma mbere y'uko isi yose irimburwa. Ubwami bw'amahanga burimburwa n'umuriro n'umushinya w'Imana. Mwaba mubyizera? By the fire and wrath of God. You believe that? Uriya Melikisedeki yari yambaye umubiri, agaragaye mu mubiri wa kimuntu, maze nyuma ahinduka umuntu. Muri uyu mugoroba aracyari wa wundi, kandi niko azahora iteka. Mwaba mubyizera? Noneho uyu Melikisedeki udateze guhinduka, nta se yigeze, nta nyina yigeze. Kubaho kwe nta tangiro habe n'iherezo guteze kugira. Yahuye na Aburahamu, hanyuma akora ikihe kimenyetso? Nyamara ubwo yahindukaga umuntu, yavuze ko ibyo byajyaga kongera kuba bibanziriza imperuka.
You believe that? mwaba mubyizera? I believe it. Ndabyizera. Let's pray. Reka dusenge. Dear God, Mana dukunda, I believe the scriptures nizera ibyanditswe that you have said you aho are the wavuze same ko yesterday, uko wari today, uri and forever. ariko ukiri akaba ari And nako as uzahurira sincerely in by'iteka. my heart, Lord, I know that By'ukuri mu something's mutima fixing to wanjye take mwami place. nzi ko hari ikigiye kuba. I cannot strictly identify Sinashobora it. I'm afraid to say anything, Lord. Thou knowest the heart of Yenekereza your neza, servant. ndatinya kugira icyo navuga mwami, uzi imitima And how y'abagaragu many bawe. times down to the Nikanga age uko when you ibisekuru sent byagiye things, biha ibindi, people failed to get it. ibyoherezaga Man is constantly ibindi, praising God for abantu what he ntabyo did. bumvise. Umuntu And ahora saying what ashimira great Imana things ibyo he's going to yakoze, do, anavuga but ignoring ibikomeye what he's izakora, ariko akirengagiza So has ibyo it iri been ikora. through the age? Nuko byahoze uko Why did the ibisekuru Roman byagiye biha church ibindi. fail to Ni see kuko Saint itorero rya Patrick? Kinyeroma ryaba ryarananiwe kubona muri Patrick Wera umuhanuzi w'Imana, kubera iki bishe Jeanne d'Arc kandi yari umuhanuzikazi, bakaba baramutwitse nk'umurozikazi. Father, it's always Data past. bihora ari impitagihe, ubisha amaso y'abanyabwenge n'abanyamashuri. Ntibitangaje ko barabwiye bariya abatambyi uti mutaka ibituro by'abahanuzi kandi ari mwebwe mu mwabashyizemo. Nyuma y'urupfu rwabo nibwo babona icyaha cyabo, baracyakurenganya mwami, ishusho wazamo yose. Ndagusabye muri uyu mugoroba wo Mana ngo wongere kubikora indi nshuro. Ejo hateganijwe kujya i Tucson. Tugomba kubwiriza mu bindi bice by'isi no mu yindi mirwa. Ariko Mana dukunda, hashobora kuba hari abanyamahanga hano muri uyu mugoroba batigeze bumvise ibintu bibwirizwa, ariko bakaba batari babona aho bibera ibifatika. Nkuko nabigusabye mu ntangiriro, ubwo bari abigishwa Kiliyofasi na mugenzi we bavaga Emawusi kandi bataha, wavumbutse mu bihuru maze utangira kubavugisha nyuma y'izuka no kubabwiriza. Mu by'ukuri yaravuze ati, Mwami, abanyabwenge bukeneye n'imitima itinda kwizera, ntimuzi ko Kristo yagombaga kubabazwa ako kageni kugira ngo abone uko yinjira mu bwiza, ariko ntibamumenya habe na busa. Ku manywa bagendanye nawe nyamara ntibamumenya, kuko bwari bwije baguhatiye kwinjira. Ko binjiraga muri iryo cumbi rito bakanakingira inzugi, hari icyo wakoze gisa n'icyo wakoze mbere yo kubambwa, maze bamenya ko ari Kristo wazutse. Mu kanya gato wari wageze inyuma y'inyegamo kandi wabuze, bahise birukira kubimenyesha abigishwa bati, umwami yarazutse by'ukuri. Data Mana, nizera ko uhoraho, nzi ko ari uko uri kandi wabiduhamirishije inshuro nyinshi, wakemera kongera kubidukorera indi nshuro mwami. Niba twakugireho umugisha, emera byongera kuba indi nshuro. Ndi umugaragu wawe kandi aba ni abagaragu bawe mwami. Ibyo navuze byose ntibyangana n'ijambo rimwe gusa ryawe ryarushaga agaciro ibyo navuze mu migoroba 5 cyangwa muri ubu butumwa 5. Ijambo ryawe rimwe gusa ryaba rihebuje. Niba ushaka kuvuga mwami kugira ngo abantu bamenye uko nababwiye ukuri, bidukorere yo Mana. Mbisabye mu izina rya Yesu indi nshuro. Amen. Ntabwo mbazi, nzi abantu bamwe. Nzi uyu muhungu, nzi Billy Dodge yicaye hariya. Dore mwene data Blair, Rodney Cox. Ntibyoroshye kubona hariya muri uruhande. Muri aka kanya ndabona ari ntawe nzi. None ni bangahe bazi ko ntabazi? Mwazamura ikiganza. Abazi ko ari ntacyo mbaziho, mwazamura ikiganza mu mpande zombi. Ni bangahe hano bafite ikitagenda kandi mukaba muzi ko ari ntacyo nkiziho? Mwaba mushaka kuzamura ikiganza? Noneho ntibishoboka ko na gato ko nagira icyo nkumenyaho na gito. Bityo rero bigomba byanze bikunze guturuka kwihushirwa ry'umwuka w'Imana. Kandi nk'uko nabibabwiye iriya migoroba yose, aba nongeye kubibabwira muri uyu mugoroba ko atari mu gituro, ari hano kandi yasezeranye gukora bimwe. Yasezeranye ko igihe cyajyaga kugera mu bihe bya nyuma, ubwo Maraki 4 na Luka yajyaga kongera kuboneka mu ishusho ya kimuntu mu bwoko bwe, kandi yajyaga
gukora bimwe, agahishura bimwe, cya kimenyetso cya Mesiya. Ni bangahe babizi mwebwe basomyi ba Bibiliya? Muzi ko ari ukuri, nimuvuge muti amen. Bagomba kuba bose ari abasomyi ba Bibiliya. Noneho nzi ko ibi bibereye abantu bishya, noneho nyamara ni ukuri. Niyo mpamvu batamenye Yesu w'i Nazareti, bamenye ihame ry'idini ryabo, ariko we ntibamumenye. Nyamara yaje neza neza nk'uko Bibiliya yari yarabivuze ko yajyaga kuzamo, atari nk'umunyateolojiya cyangwa umutambyi, yaje nk'umuhanuzi. Ariko abe ntibamwemera. Noneho niba Imana irinda ijambo ryayo, kandi niba bibaye biguye kuwo nzi, ubwo nafata undi. Murabona, ndashaka uwo ntazi, ndifuza ko musenga. Noneho nimurebe, habayeho igihe kimwe umugore mugufi wari ufite ubumuga. Udufaranga twe twose abavuzi bari baratumumazeho, ntacyo bashoboraga kumumarira. Yibwiraga mu mutima ati, iyo mba nari nkoze ku mwambaro w'uriya mugabo nakira. Mwaba mwibuka iyo nkuru? Rero bose bageragezaga kumusubiza inyuma, ariko acengera mu maguru y'abantu kugeza ubwo akoze ku mwambaro we, hanyuma asubira kwiyicarira. Noneho mutega amatwi mwitonze. Kandi rero iyo ukoze ibyo, ubwo yakoraga ibyo, Yesu yarahindukiye maze aravuga ati, ninde unkozeho? Mu by'ukuri intumwa Petero yaramucyashye. Wenda hari icyo yavuze ati, mwami, kuko avuga ikintu nk'icyo? Abantu bari bugire ngo wasaze, kuko iyo ubabwiye kurya umubiri wawe no kunywa amaraso yawe, batekereza ko wasaze. None uravuze uti, ninde unkozeho? Nyamara uruvunganzoga rwose ruragukoraho. Arasubiza ati, yego, ariko imbaraga zimvuyemo. Kwari ugukorwaho gutandukanye. Nyamara ntawe utazi ko imbaraga ari ngufu. Ncitse intege, imbaraga zamvuyemo. Araranganya amaso mu iterano kugeza ubwo abonye wa mugore mugufi, maze amubwira ibyo gutakaza amaraso kwe. Hanyuma yumva mu mubiri ko icyo cyago cyari cyahagaze. Byaba ari iby'ukuri. Kandi yaravuze ati, ukwizera kwawe kuragukijije. Nyamara ijambo ry'ikigiriki ry'ibi ni isozo, bisobanura gukizwa bidasubirwaho mu buryo bw'umwuka cyangwa mu buryo bw'umubiri. Ni bimwe gukizwa gusa, niwe mukiza wawe. Niba yari we ejo n'uburyo yakoreragamo ngo ahamye ko yari ari hagati mu bantu, mbese yasezeranye, kandi akaba ari uko yigaragaje dushingiye ku isezerano rya Bibiliya, yakagombye gukora bimwe. Noneho yakagombye gukora bimwe ubu. Wavuga uti, haba hari icyo yavuze kirebana no gukira kw'abarwayi? Yego, igitabo cy'Abaheburayo, igice cya Bibiliya maze gusoma, kivuga ko Yesu Kristo none ari umutambyi mukuru ubasha kubabarana natwe mu mibabaro yacu. Ni bangahe bazi ko ibyo ari ukuri? Ni Bibiliya ibivuga. Ubu ni umutambyi mukuru ubasha kubabarana natwe. Rero niba ari wa mutambyi mukuru nka kiriya gihe, ni gute yakora none? Yakagombye gukora bimwe n'ibya kiriya gihe. Niba ari wa mutambyi mukuru umwe, noneho byashoka ko sinjye mutambyi mukuru wanyu. Washaka kunkoraho maze bikaba neza neza nk'aho ukoze ku mugabo wawe cyangwa umuvandimwe wawe cyangwa undi wese umugabo. Ariko reka ukwizera kwawe kumukoreho maze witegereze ikiri bube. Noneho niba ndi umugaragu w'Imana kandi nkaba nababwiye ukuri, Imana iri bubihamirize ko ari ukuri. Kandi ibyo biri buhamye ko Yesu Kristo ari muzima muri uyu mugoroba, kandi ko ari hano. Ese byaba ari ukuri? Noneho mugire kwizera muri uru ruhande rumwe, mu mwanya umwe. Wowe uri hariya, gira kwizera. Ngumye hano kwegera indangururamajwi ko badashobora kunyumva. Hagira uburire Imana amaso byonyine, maze avuga ati, Imana, uyu mugabo ntanzi, nta na gitanziho, ndo atazi mu buryo bwuzuye, ariko reka kwizera kwanjye kumukoreho, Mwami. Akwizera kwanjye kugukoreho, Mwami. Uzi ikitagenda muri nge, Mwami. Uzi ibyanjye byose, uzi uwo ndiwe, nk'uko wamenye Petero, uwo Natanayeli yari we, n'ikitagendaga kwa wa mugore wavaga amaraso. Kandi uyu mugabo arambwira ko uko wari uri ejo n'uyu munsi ari kukiri, aba ari nako uzahora iteka ryose. Rero Mwami, reka kwizera kwanjye kugukoreho. Kandi niba akoze ibyo kandi akishurira hano mu buryo budakuka, ni bangahe muri mwe bari bumwizere n'umutima wabo wose? Niba bikorewe umuntu umwe cyangwa babiri ndetse batatu nk'igihamya, Imana ibaha umugisha. Noneho Data Mana, ibi biri hanze y'ubushobozi bwa kimuntu.
byakagombye kuba ikintu kidasanzwe. Kandi ngusabye kumfasha noneho mwami, ndi mu biganza byawe, genza uko ushaka mu izina rya Yesu. In Jesus' name, amen. Amen. Don't be nervous. Noneho mwe kugira guhungabana, uvuge byonyine muciye bugufi kandi mwubaha muti, mwami nzagukora kandi bizaba ari by'ukuri. Nimbasha gukora ku mwambaro we, wewe nsubiza unyuze muri uyu mugabo. Iyo umuhamirize ko avuga ukuri, byaba ari by'ukuri. Bangahe bamaze kubona ifoto y'uwo mucyo? Iri hose mu gihugu. Ubushakashatsi bwarayijyanye maze burayisuzuma hose, nyamara hari hano nonaha wa wundi wavuze ko gushakana no gutandukana kw'abashakanye, wa wundi wari uri ku musozi akananyeganyeza turiya dusozi, wa wundi wari uri ku mugezi muri 1933 ko yari ari hejuru n'iteka ryose, ni wa wundi. Now, there's a woman. Noneho dore umugore azi ko ubu hari ikintu kimubayeho. Uwo mucyo uri hejuru yicaye hariya, yambaye umupira w'icyatsi cyangwa ikintu kimwe. Uyu mugore ntawe nzi, reka ko hari ntawe uzi undi muri twe. Ni ukuri. Waba wizera ko Imana hari icyo ukeneye, noneho waba wizeye ko Imana ishobora kumpishurira icyo ikibazo cyawe ari cyo, kandi iramutse ibikoze ubimenye ko zigomba kuba ari imbaraga zidasanzwe, kuko ntakuzi, kandi ibyo bigomba kuzanwa n'ikidasanzwe. Byeterwa n'uburyo ubifata. Ushobora kujya mu ruhande rw'umutambyi maze Yesu ukamwita Satani, cyangwa ukajya mu ruhande rw'umwizera maze ukamwita Imana. Icyo waba wizera cyose nicyo ingororano yawe izaturukaho. Niba Imana impishuriye icyo kibazo cyawe icyo ari cyo, uri bumwizere nk'impongano y'ikibazo cyawe. Ntabwo nzi icyo ikibazo cyawe ari cyo, ariko nzi kandi muzi ko hari ikiriho kiba. Noneho reka nkubwire uko wiyumva. Rero uzamenya n'ukumva ubushyuhe bwiza kandi bugushije neza. Ndiho ndawureba, ni wa mucyo, uriya mucyo w'umuhondo uri iruhande rw'uwo mugore. Kandi uwo mugore afite ibibazo by'igifu, ni ikibyimba cyo mu gifu. Si uwino, oya, aturutse kure, sibyo? Nibyo, uturutse muri Wisconsin. Byaba ari byo? Niko biri. Noneho wakize, ukwizera kwawe kwagukijije. Noneho mbwira uwo uriya mugore yakozeho. Ndi muri metero 25 zitandukanye nawe. Yakoze kuri Yesu Kristo, umutambyi mukuru. Ese waba ubyizeye? Ndimo nareba umugore navugishije. Uwo mugore ndamura kuko ariho asenga cyane, abikorera umugabo. Yabwiye ko yari afite umugabo, ntacyo yigeze kubimbwiraho. Ariko izina rye ni Mukawodrop, aturutse Phoenix, yazutse mu bapfuye. Muganga we yazanye amashusho ye ya radiography maze atwereka kanseri y'umutima. Yapfiriye mu murongo w'abasengerwa. Ageze kingana iki? Mukawodrop imyaka 18. Noneho yicaye hari muri uyu mugoroba ubuhamya buzima. Abaganga be baje mu materaniro bazanye bavuga bati bishoboka bite ko uyu mugore abaho, ariko nguriya kandi nta kamenyetso na busa k'iyo kanseri kasigaye. Hari umuntu yazanye akaba ariho amusengera, arembejwe na diabete. Noneho ibyo narimbize, ariko nk'uko uriho usenga uzi ko ntamuzi Mukawodrop, aturutse muri Missouri kandi yitwa Bwana Kopa. Nibyo. Noneho waba wizeye, ushobora kwitahira maze ugakira. Mugabo, biraterwa nawe niba wizeye. Dore umugore, kandi arwaye asima, afite ibibazo. Si uwino, yicaye hariya mu ruvunganzoka muri iki cyerekezo. Ngiye ko yumva. Si uwino, aturutse muri Georgia. waba wizeye n'umutima wawe wose kandi ukaba wizeye ko Imana igiye kugukiza. Haguruka niba ntakuzi kandi bikaba ari by'ukuri Yesu Kristo yagukije, waba ubyizeye.
hari umugabo wicaye inyuma yanjye arashaka uko yasabana n'Imana. Icyo ashaka umwana we arwaye umutima. Umwana arwaye umutima nk'uko bivugwa na muganga, kandi izina ry'uwo mugabo ni Mugabo Cox. Haguruka Mugabo Cox. Kandi yabwiye Sara ibyo yatekerezaga inyuma ye. Iruhande rwe mu rundi ruhande rw'aka kayira inyuma ho gato hari umugabo utari uwino, ariko akaba aturutse muri Mexico, New Mexico. Sindakamuciriyera mu buzima bwanjye, ubu ndiho ndamureba ari inyuma yanjye, aturutse muri New Mexico. Kandi uwo mugabo ababajwe n'ikibazo cy'umwana w'umukobwa. Uyu mwana afite ikibazo kimuri mu kanwa, kandi uwo mugabo yitwa Mugabo West. And the man's name is Mr. West. Would you stand up, sir? Washobora guhaguruka Mugabo. Ntarakanshikera ariko Uwiteka ari bumukiriza umwana. Noneho wizeye n'umutima wawe wose. Nibangaye noneho muri mwe bizeye n'umutima wabo wose mu by'ukuri Yesu Kristo si umwe ejo none se n'iteka ryose. Noneho umwemeye nk'umukiza wawe. Zamura ikiganza waba wizeye ko ari we ugukiza. Hano umuntu uryamishijwe mu ngobyi, umugaye cyangwa ikindi. Waba ubasha kunyumva binyuze muri uyu ndangururamajwi? Ntaho nkuzi byonyine umugore uryamye aho ngaho. Iyo mba nari nshoboye kugukiza nakabikoze, sinashobora kugukiza. Ni umugabo byonyine unezerewe umwana we yakize. Sinkuzi, uri umugore ndi umugabo. Nibwo bwa mbere tubonana, niko nkeka. Hariya nyine inyuma yawe wakuzanye mu by'ukuri n'ubwa mbere ukandagije hano ikirenge, nibwo bakikuzana hano uturutse kure. Twikiriwe n'igicucu cy'urupfu, urwaye kanseri. Ntiwamugaye, ni kanseri. Ntacyo abaganga bakumarira, ni ukuri. Kandi witeguye gupfa kuko ari ntacyo abaganga bagishoboye kukumarira. Higeze kubaho ababembe batatu bari bicaye ku irembo ry'i Samariya, kandi abo babembe baravuze bati mu by'ukuri kuki twaguma aha kugeza dupfuye, mu gihe abantu bo mu murwa bose bariho bicwa n'inzara kandi bakagurizanya abana babo ngo babarye. Baravuga bati niba ingando y'abanzi Abasiriya nibatwica uko biri kose n'ubundi tugiye gupfa, kandi niba dukiza tuzabaho. Baratomboza rero, kandi hamwe n'uko kwizera ntibikijije bonyine ahubwo bakijije n'igihugu cyose. Rero ubu ugiye gupfa, ntushobora kubaho, ariko ntuzasabwa kujya mu ruhande rw'umwanzi, ahubwo uraritswe mu rugo rwa Data. Urembejwe na kanseri, ntushobora kubaho hanze y'Imana. Nturi uwo muri uyu murwa, nturi uwo muri aka karere hano, uturutse kure, uturutse Milwaukee. Nibyo, ni ukuri, nabonye uwo murwa, ndawuzi, nibyo. Ese waba wizeye? Waba uri bwemera Imana noneho nk'umukiza wawe? Niba ari uko bimeze, uko waba uri umunyantege nke kose, nuko waba uhororokeye mu buriri kose, nizera ko mu mwanya wawe nahaguruka mu izina rya Yesu Kristo, ngakubita ingobyi yanjye ku rutugu, ngataha maze nkaberaho icyubahiro cy'Uwiteka. Waba ugiye kunyumvira nk'umuhanuzi w'Imana? Noneho haguruka maze witahe ukira. Shira ubwoba, haguruka muri iyo ngobyi, Imana iri bugukize. Urabona, hagira umufata kugira ngo abashe guhaguruka no kwakira agatege. Waba wizera Imana? Mureke ibyo nyine yakira imbaraga, biri bumugendekere neza. Nibyo mushiki wanjye, nguriya mu izina ry'Umwami Yesu. Duhaguruke maze duhimbaze Imana uko Yesu Kristo yari ari ejo, n'uyu munsi niko akiri, kandi niko azahora iteka ryose. Umwami Yesu Kristo abaha umugisha.